imyaka ibinyejana n'ibinyejana abakristo birirwa baseka Satani, bavuga izina Satani bakarisebya, bakarituka, bakamuseka, mbega ibi byose bakavuga ngo ni Satani. Abakristo babikoze imyaka ibinyejana n'ibinyejana. Burya benshi bafata Satani ukumva bari kuvuga ngo ni umuntu utagira ubwenge, w'umugome, w'umutindi, utazi icyiza, ndetse wirirwa uteza abantu ibibazo kugira ngo koko gusa we yitereze ibibazo nta n'indi nyungu abifitemo. Ariko se mujya mufata akanya nk'abakristo ngo mutekereze muti Satani wagiye uvugwa muri Bibiliya, ese we nta ruhare afite wenda cy'amarangamutima cyangwa se no kumva ko ari mukuri n'ibyo akora byose afite intego afite kandi ashyigikiye ahagazeho yumva ko ari ukuri ari ituma akora ibyo akora, ndetse akaba afite n'intego yifuza kugeraho kandi aba ari guharanira arwanira? Ibyo mujya mubitekereza aho kugira ngo mwumve ngo ni ikintu kibi cy'ikigome kiraho gusa. Mujya mutekereza ko Satani ari umuntu ufite amarangamutima n'ubwenge, ufite intego ze kandi ari guharanira kuzageraho, ndetse mukanatekereza ko nta kintu Satani ajya akora ari impanuka, ari ibintu aba yateguye kandi yapanze bifite icyo bigomba kumugezaho ku ntego ze, ndetse mukanatekereza ko urugamba Satani arwanye imyaka ibinyejana n'ibinyejana bitewe n'umugambi afite, hari n'igihe uwo mugambi yawugeraho kandi agahindura icyerekezo cy'ikiremwa muntu twe twatekerezaga ko turimo. Mujya mubitekereza, ndetse ku buryo ashobora guhindura amateka y'ikiremwa muntu burundu. Ese ubundi ko batubwira ngo Satani mu ijuru ngo yarigometse muri Bibiliya, abakristo mujya mufata umwanya ngo mutekereze muti Satani yigometse kubera iki? Yashakaga iki? Ese mujya mwibaza impamvu Satani yanga ikiremwa muntu cyane? Ese Satani ahuriye he na Yesu Kristo? Buryo buri gihe numva muri gutokesha Satani muvuga ati mu izina rya Yesu turakwamaganye. Satani na Yesu bahurira he? Uko nuramuka urebye mu mafilime menshi twagiye tureba cyane cyane y'aba super heroes, usanga ko haba harimo uwo twita ngo ni the band cyangwa se villain. Ubu usanga ko uwo the band muri filime twebwe akenshi tuba turi ku ruhande rwa type, tuvuga ngo uyu niwe type, niwe dufitiye impuhwe, ariko mujye mubona ko muri ayo mafilime akenshi buri gihe uwo twita ngo ni villain cyangwa se the band akenshi aba afite intego ari guharanira kandi yumva ko iyo ntego ari ukuri, ubona ko ari kuyiharanira kandi ukabona ko wabura gato ngo anayigeraho cyangwa se akaba n'igihe yayigeraho. Hari n'abandi numvishe bavuga ngo ese ubundi ngo usibye kuba warumvisha uruhande rumwe, Satani bakubujije ikintu mwangira wavuga ko ari igiki? Yagukoze iki? Usibye ko wakuze bakubwira ngo Imana niyo nziza nizakwitaho, ngo Satani ni umuntu mubi, bakakubwira uruhande rw'Imana, kuki batakubwira urwa Satani ngo wihitiremo? Ushobora no gusanga uri kugendera mu kigare, njya mbona abantu babyibaza atari ku bundi Satani nirirwa ntukangira gutya muziho iki? Intego ze ni izihe? Umugambi we ni uwuhe? Mwangira iki? Yakoze iki? Ibyo bintu ujya ubyibaza, cyangwa ugendera mu kigare mbega ugasanga bakwangishije wenda umuntu cyangwa se ikintu mudafite n'icyo mupfa. Satani we yaravuze ngo ngiye kuba mubi gusa nanga ikiremwa muntu biraho gusa tu nikomeze nitereza ibibazo gusa birangiriraho. Ubwo bwenge burimo ni ubuhe? Logique irimo ni iyi. Ese Bibiliya ubundi bivugaho iki? Akenshi dusoma kuri Bibiliya tubona ibintu Imana izadukorera, twirinde Satani tunamwamagane, twirinde n'imitego ye, ariko se mu by'ukuri Satani ubundi muri Bibiliya afitemo uruhe ruhare? Uyu munsi ndagira ngo tureke kureba bya bindi duhora tureba buri munsi gusa batubwira ngo Imana ni nziza, Imana irashaka ko dukora ibi, twirinde Satani gutya na gutya. Tubanze tujye mu mwanya wa Satani, noneho tuvuge ngo uyu munsi tugiye kumva uruhande rwa Satani. Satani agamije iki? Arashaka iki? Bibiliya ivuga ko Satani ashaka iki? Noneho tumenye intego na gahunda bya Satani. Hari n'igihe ushobora gusanga Satani umurongo arimo wenda uwo murongo mu by'ukuri ushobora kuvuga ati nyamara afite rezo. Ibyo bintu byo birashoboka. Ndagira ngo uyu munsi twumve Satani ubundi we abona ibintu gute. Tuzi ukuntu Imana ibona ibintu, tuzi icyo Imana idusaba, ariko se mu by'ukuri Satani we abona ibintu gute? Nawe tumenye uruhande rw'apana ibintu byo kujya mugendera mu kigaro uvuge ngo njyewe uriya ndamwanga gusa utazi ngo we abona ibintu gute, intego ze ni izihe. Uyu munsi tugiye kureba uruhande rwa Satani n'uruhare rwe, ndetse tunamenye n'intego ze n'imyumvire ye n'icyamukuye mu ijuru n'icyo agamije uyu munsi wa none n'igituma Imana itamukura mu nzira nona. Ahantu na bamwe ndibuze kubabwira ibintu bitanditse muri Bibiliya, turaza kwifashisha Bibiliya akenshi tuyisoma tutari kubona mu ruhande rwa Satani, ariko kuva mu ntangiriro kugezaho mu byahishuwe Satani avugwamo, ndetse ahantu hose agenda agarukamo. Iyi nkuru ya Satani kugira ngo dusobanukirwe Satani neza tugiye kuyitangirira mu ntangiriro. Turatangirira mbere, urabona iyo turi gusoma Bibiliya tuyitangira mu ntangiriro. Tugiye guhera ino nkuru ya Satani guhera noneho ikiremwa muntu kitaranaremwa, twebwe ikiremwa muntu tutararemwa, tutarabaho, niho tugiye guhera inkuru ya Satani kugira ngo twumve uruhande rwa Satani neza, apana biriya bintu byo kugendera mu kigare. Imyaka itabarika utavuga ngo ni amagana cyane ibihumbi ngo cyangwa ngo ni imyaka ibinyejana n'iki. Imyaka myinshi itagira umubare.
Imana yaremye ibiremwa byo mu ijuru. Hano nakubwiye ngo tugiye gutangirira inkuru ya Satani mbere yuko ikiremwa muntu kivuka, kandi tugendane neza gatanu. Nimumvune mu mutwe, mukore subscribe, biba byamvunye, tugendane twinjirane mu nkuru. Imyaka myinshi yahise, Imana yaremye ibiremwa byo mu ijuru, ibiremwa by'abamarayika bigomba kujya bisingiza Imana. Imana yaremye ibyo biremwa kugira ngo bijye bihora bizengurutse intebe yayo y'icyubahiro, biyihimbaza, biyisingiza. Gusa muri ibyo biremwa byose by'abamarayika bisingiza Imana mu ijuru byariho icyo gihe, ngo hari harimo ikiremwa kimwe muri ibyo biremwa byose, ngo cyari cyarasizwe amavuta nimba ariko nabyita, cyaratoranijwe, cyarashyizwe hejuru, ndetse ngo icyo kiremwa ngo cyari ikimenyetso cy'ubutungane, wa muntu mbega uri perfect. Cyari ikiremwa cyuzuye ubwiza, gitatswe n'amabuye y'agaciro, ndetse icyo kiremwa ngo cyari gifite umwanya wihariye mu ijuru. Muri make icyo kiremwa uri kucyumva. Ndetse ngo Imana ubwayo yari yaritoranirije uwo mumarayika, imugira umurinzi w'abakerubi. Ndetse ngo icyo kiremwa cyitwaga ngo ni morning star, cyangwa se inyenyeri ya mu gitondo. Ndetse ya nyenyeri irabagirana cyane kubera ubwiza bw'icyo kiremwa. Imana yari yarisigiye amavuta ikagishyira hariya. Ari ikiremwa ngo cyitwa ngo ni ikimenyetso cy'ubutungane, kiri perfect. Icyo kiremwa ngo cyitwaga ngo inyenyeri ya mu gitondo, morning star. Ndetse icyo kiremwa ngo kikaba kirabagirana ku rwego rwo hejuru. Icyo kiremwa mu ijuru bacyitaga Lucifer cyangwa se Rusoferi. Muri uyu munsi none abantu barakubwira ngo ngo kira ngo ni cya Rusoferi, ngo uramuntu yitwara nka cya Rusoferi, ariko Rusoferi kari akazina icyo kiremwa cyitwaga mu ijuru, rikaba izina ryiza cyane, rifite n'igisobanuro cyiza cyane. Ndetse iryo zina mu kinyarwanda risobanuye uwuzuye umucyo, cyangwa se mbega nanone Lucifer rigasobanura ya nyenyeri ya mu gitondo. Iyo ari umuntu uryitwa bisobanuye ko umuntu yuzuye umucyo, ari umuntu mwiza, urabagirana, utagira ikosa, mbega ari ya nyenyeri ya mu gitondo. Niko icyo kiremwa mu ijuru cyitwaga. Cyari ikiremwa gifite bya bindi muvuga ngo hit, cya kiremwa cyatoranijwe gishyirwa hejuru. Imana yarakizamuye igishyira hejuru, avuga ati wa kiremwa we niremeye, umeze neza, mbega uri ikimenyetso, mbega uri inyenyeri ya mu gitondo. Gusa nubwo icyo kiremwa ngo cyari gihambaye, cyarasizwe amavuta n'Imana, ngo cyumvaga bidahagije, ngo cyo cyumvaga noneho gikwiye gukurwa mu rwego rwo kwitwa nk'umumarayika. Noneho ubwo icyo kiremwa kikazamuka, cyo n'Imana bakaba bari ku rwego rumwe. Mbega mu ijuru hakaba hari Imana izi ebyiri. Nirwo rwego ngo icyo kiremwa cyatangiye kwiyumvamo. Gusa ngo iki kiremwa ntabwo ibyo bintu byapfuye kuza gutyo gusa, nubwo ibyo cyabitekerezaga, ariko ngo iki kiremwa cyakomeje gukorera Imana neza, kirayisingiza, kirayihimbaza. Iki kiremwa ngo cyarakaye, cyangwa se noneho kigumura umunsi cyumva ko Imana ngo igiye kurema umuntu. Iki kintu ngo cyarakaje icyo kiremwa bitaga Lucifer mu ijuru, cyari gihambaye. Umunsi ngo icyo kiremwa cyumva Imana ivuga ngo tugiye kongera kurema, ibyo bintu ngo byababaje Rusoferi mu ijuru cyane. Iyi nkuru muri Bibiliya gutya bayivuga n'abasomye Korowani. Buriya Bibiliya hari ibintu igenda ihurizaho na Korowani. N'abayisilamu icyo kintu nabo bagihurizaho gutyo, ko mu bintu byatumye Satani cyangwa se Shayitani nk'uko babyita agirana ibibazo na Subhana wa Ta'ala, ari ukubera yuko Imana yari igiye kongera kurema umuntu. Si bya Korowani, reka tube tubiretse, tuzagira igihe cyabyo. Icyo gihe Imana yabwiye ibyo biremwa byose byabaga mu ijuru birimo na Rusoferi ngo ngiye kongera kurema. Icyo gihe Imana yaremye umucyo, irema isi, irema ibintu nako nta nubwo ari ukubirema kundi. Yaravugaga ngo nibibeho, ibyo byo murabizi. Imana yaravuze ngo nihabeho inyamaswa zo mu isi, habeho urumuri, habeho umwijima, habeho bya bindi byose, habeho amazi, habeho ibintu byose nyine biri ku isi byose mubona. Imana uko yabivuze, ibyo bintu byose biragenda bibaho. Satani aho nta kibazo yari yakagize. Gusa ku munsi wa gatandatu aho ngaho rero niho Satani yagiriye ikibazo. Imana imaze kurema ibyo byose, ikirere, inyamaswa n'ibiki byose, murabizi ko umuntu ari we waremwe nyuma. Imana yaravuze ngo noneho ngo tugiye kurema umuntu. Imana ijya kurema umuntu, yavuze ijambo mu ijuru. Satani yarazi ko iryo jambo atazigera yumva Imana irivuze. Iryo jambo ryababaje Satani, rinatungura Satani mu ijuru. Icyo gihe yari ataritwa Satani, yitwaga ka kazina keza nakubwiye bita ngo ni Lucifer. Rusoferi nuko yanduje izina, ariko iryo zina ubundi niryo zina ryiza ubundi. Satani wumvaga ko nta kindi kiremwa kizigera kibaho kimurenze, kizahabwa icyubahiro cyose, yagiye kumva yumva Imana iravuze ngo mureke tureme umuntu mu ishusho yacu, mureke tureme umuntu ase natwe, ndetse ayobora ibiri mu isi byose, abigenga bitegeke. Imana icyo gihe yo yaravuze ati tugiye kubumba umuntu,
dukora umuntu abaho ngaho, mbega tumushyira ari agenga ibiri mu isi byose. Satani ngaho ngaho byatangiye kumucanga. Satani aravuga ngo ko mbona uyu muntu agiye kuremwa mu buryo busa nkaho bworoshye, ariko nkaba mbona ngo agiye gukundwa n'Imana, agahabwa kuyobora ibiri mu isi byose, ndetse akanakundwa n'Imana kuko ari mu ishusho y'Imana. Uyu muntu mbona uremwe mu buryo bworoshye, ibi ni ibiki? Ari nabyo buriya bakubwira muri Korowani buriya ngo Satani ngo Shayitani ngo yabonye ngo Imana iremye umuntu mu butaka. Satani avuga ati tugiye kundutisha umuntu kandi ngiye ndi ikiremwa cy'umuriro, kuko ngo amajini aremwe ngo mu muriro. Satani ngo biramubabaza avuga ngo gute umuntu uremwe mu ivumbi yandusha agaciro kandi ngiye ndi ikiremwa cy'umuriro. Ibya Korowani tubishyire ku ruhande. Hano nanone biri tubwira ko Satani mu bintu byamubabaje harimo kuvuga ngo kumba n'umuntu ari umuntu woroshye, rimwe mu tuntu tworoshye, gute ibintu byose nibimeze nk'icyubahiro n'igikundiro n'urukundo rw'Imana mbona bisa nk'aho ari we bigiye kujyaho biti. Ariko Imana yari ifite intumbero yayo, yari ifite viziyo ku muntu Satani yari atarasobanukirwa. Mbabareye kuba natangiye kumwita Satani kare, ariko ubundi ni Rusoferi turi kuvuga, icyo kiremwa kiberaga mu ijuru. Cyo ngibyo iyo usomye mu Baheburayo 2:7 cyangwa se ugahera kuri 2:6 haranditse, mbega cyari nk'ikibazo kiri kwibaza ngo ese umuntu ni iki? Ko wamuremye umucishije bugufi, cyangwa se ko wamuremye mu buryo bworoshye, akaba hasi y'abamarayika ho gato, atari ko wamwambitse ubwiza n'icyubahiro n'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe. Uri kumva icyo kintu? Ariko icyubahiro Imana yaje guha umuntu nyuma yaho. Imana ngo yahaye umuntu imwambika ubwiza, icyubahiro, ikamba, imuha gutegeka imirimo y'intoki ze. Ubwo ni ugutegeka ibiri mu isi byose byakozwe n'imirimo y'Uwiteka. Ndetse Imana yakomeje kuvuga ati uyu muntu agiye kuba uwanjye niremeye, nuzuza urukundo rwanjye, ndetse ahabwa umubiri mwiza cyane, ndetse buno bwoko bw'ikiremwa muntu ndemye nibo bazaragwa ubwami bwanjye. Ayo magambo Imana yari iri kuvuga ku kiremwa muntu yababaje Satani cyane. Satani yari azi ko icyo cyubahiro cyose, iryo kuzo riri guhabwa umuntu, urwo rukundo Imana iri guha umuntu, uko gushyirwa hejuru ngo ikiremwa muntu, ubwoko bwa muntu nibwo buzayobora imirimo y'amaboko y'Imana, Satani yumvaga ko ibyo byose ari we wenyine ubikwiriye. Ndetse ko ikiremwa muntu Imana yakomeje kuvuga ko kizabaho ubudapfa. Buriya ngira ngo murabizi ko Imana yaturemye tutazigera dupfa, tuzabaho ubuziraherezo, ndetse ko twagombaga kuzasa n'Imana tukaba nkayo. Ayo magambo Rusoferi arayumva. Rusoferi ngo umutima we yatangiye kwibaza ngo kubera iki Imana iremye ubundi bwoko butandukanye n'ubwacu. Urumva hari species y'abamarayika, ariko Imana yaremye noneho species y'abantu, y'ikiremwa muntu, n'ubwoko bw'ibintu bitandukanye. Rusoferi ngo yatangiye kwibaza ngo kubera iki Imana iremye ubundi bwoko bw'abantu kugira ngo bayihimbaze, kandi nanjye n'abamarayika twari tubayeho igihe kinini tuyihimbaza. Ese twebwe ntabwo twari tuyihagije? Ngira ngo uribuka ko Rusoferi yari umumarayika ngo uzi no kuririmba cyane, niwe n'ibindi binyabuzima by'abamarayika babaga bazengurutse intebe y'Imana bahora bayisingiza, basingiza Imana. Buriya natwe Imana yaturemeye kuyisingiza, niyo mpamvu mugomba kubikora. Rusoferi yatangiye kuvuga ngo twebwe na hiti nari mfite mu ijuru ntabwo twari duhagije Imana mu kuyisingiza kwacu ku buryo irema ubundi bwoko bw'abantu. Birakuri kumva mu mutima wa Rusoferi ukuntu byari bitangiye kugenda bimera. Wakunda imbega mu kazi uba wumva ko akazi gakora neza, ari weho manager mwiza bashyizeho, baraze business, umeze nk'ari we mukozi mukuru mu bandi, wajya kubona ukabona hari agakozi gashyashya bazanye kakiva segonderi, bimeze nk'ako gakozi none gatangiye kumera nk'aho kameze nk'aho kagiye kuba, ariko nako gahabwa urukundo nk'urwo wahabwaga cyangwa se agaciro nk'ako wahabwaga. Satani mutima yatangiye kugira ijinyori. Imana yakomeje, ni wenda niyo mvugo ndi bugende nkoresha, yakomeje kumera nk'itetesha ikiremwa muntu. Imana yafashe umwanya wayo, ngira ngo urabizi ibindi bintu byose buriya Imana yaravuze biraba, ariko Imana igeze ku muntu yaramufashe, iramubumba, iramwitondera. Mbega muri ibihangano by'Imana, niyo mpamvu mugomba kumva ko muri beza. Imana ifata umuntu, iramubumba, iramwitondera, imushyira hariya. Imana iragenda ikunda umuntu cyane. None Imana ishyira isi hariya, iravuga ngo mugende ibiri mu isi byose mubiyobore. Ndetse Imana itangira noneho kohereza abamarayika bamwe baremwe mbere by'abinyabuzima byabayeho mbere. Imana itangira kohereza abamarayika ngo mube abakozi b'umuntu. Mbega umuntu ku buryo abamarayika bazanaga nk'ubutumwa buvuye ku Mana mu isi. Mbega abamarayika bimeze nk'aho ari abakozi b'umuntu, b'ikiremwa muntu. Kandi n'uyu munsi wa none niko bimeze, umuntu aruta umumarayika. N'ibyo bintu ngira ngo murabizi. Rusoferi nawe nk'ubarizwa mu bwoko bw'abamarayika yagiye kubona noneho icyitwa ko ari abamarayika bameze nk'aho ahubwo bagiye kuba
abakozi b'ikiremwa muntu, ikiremwa muntu kibaye nk'abana mu rugo, noneho abamarayika bashobora kujya banakora, banatumwa noneho ubwo kujya kugira imirimo bakorera ikiremwa muntu. Mu maso ya Rusoferi ngo yatangiye kubona ko ngo ibiremwa bihambaye mu maso y'Imana bihabwa agaciro gahambaye atari ba bamarayika nabo barizwamo, ahubwo noneho ko ngo turiya tuntu tw'amafuti turemwe mu buryo buraho twitwa abantu ari two tubaye nk'aho ari ibiremwa bihambaye mu maso y'Imana ndetse n'Imana yishimira cyane. Rusoferi yatangiye gutekereza, aravuga ngo nimba hari abantu bagombaga guhembwa kuyobora iriya si, bagombaga guhabwa ingororano zihambaye, ni njyewe n'ubwoko mbarizwamo bw'abamarayika twabayeho na mbere twasingije Imana kuva kera, by'umwihariko njyewe wari umeze nk'aho ndi no hejuru cyangwa se ndi na mwiza kurusha abandi, ndi n'umuhanga mu byo kuririmba n'ibindi byose. Ati ni twebwe, ni njye bagahereyeho. Satani yumvaga ko yitwa Morning Star, yumvaga ko ari igitangaza mu ijuru kubona ko hari abandi bantu noneho bameze nk'aho bishimiye, bameze nk'abari ku rwego rwe cyangwa se banamurenza, ahubwo noneho bari gushyirwa imbere. Ibyo bintu byaramubabaje cyane, ko ngo Satani yariyumvaga kandi koko ngo byari bikwiriye, yabonaga ari mwiza, ari hejuru, arenze, mbega n'izina rye ryari rihambaye cyane, akumva ko nta muntu wakaje kuba yamera nk'aho ari ku rwego rwo kuba yarenga kuri hitiye. Satani mu mutima we yahise atekereza ngo ngomba kwereka Imana ko ibi bintu ikoze yibeshye, ikoze amakosa, ahubwo nkayereka inzira ya nyayo Imana yakagombye gukoramo ibintu. Ngira ngo uri kumva uko byatangiye. Satani yatangiye avuga ngo Imana yibeshye, ngomba kuyereka ukuntu yakagombye kubikora, ntabwo yakagombye kuba iri gushyira imbere bino biremwa biciriritse biraho. Ndaza kwereka Imana noneho ko ari twebwe yagashyize imbere, twebwe ibiremwa by'abamarayika, ari natwe dukwiriye izo ngororano zose n'iryo kuzo. Satani nibwo yagiye abona Adamu na Eva bari kuba muri Edeni, bya biremwa Imana ikunda cyane yahishyiriye, ndetse bizabaho akaramata, bizahabwa ingororano zose, ndetse byamaze no kuzihabwa kuko bayoboye isi. Satani arangije ngo abona intege nke zari zihari kuri Adamu na Eva, aravuga ati izi ntege nke ngiye kuzikoresha nereka Imana ko yibeshye kuri bino biremwa nta keza kabyo. Mbega ngira ngo uri kubona ukuntu ushobora kubona nka bosi wawe hari umukozi yakunze, avuga turiya mukozi akora akazi neza, none wowe ukazashaka ukuntu ugenda ukabwira nka boss bati nyamara uriya mukozi ajya yica akazi, ajya anagenda mbere y'amasaha, uriya mukozi we buriya ashobora no kuzarya ruswa ye nuko utamuzi akaba yanabica akazi, we sinzi impamvu utari kubibona. Satani mbega yaravuze ngo hari intege nke mbonye kuri Adamu na Eva, ngomba kugenda nkazikoresha neza kugira ngo nereke Imana ko yibeshye ku kiremwa muntu, itagombaga gushyira imbere ikiremwa muntu ngo inakiturutishe inagikunde cyane. Icyo gihe Adamu na Eva bari muri Edeni ariko batararya ku giti, cyangwa se hari igiti bari barabujijwe, cya giti cyavuga ngo nimurya ku giti, mbega ni igiti cyitwaga ko iyo ukiriye nibwo umenya ikibi n'icyiza. Icyo gihe Adamu na Eva biberaga muri Edeni biyambarira ubusa, batazi ikibi n'icyiza, kandi buri ikibi n'icyiza iyo utakizi n'ubundi igihe ari ubwo nicyo kiba ari cyiza nyine, kuba wakwiyambarira gutyo ubusa, n'ubundi nta ribi niko Imana yaturemye. Icyo gihe Satani aravuga ngo kiriya giti bababujije nizo ntege nke ngiye kugenda nkibarishe mbashuke bakirye, bize gutuma Imana ibanga ivuga ati yara ba bantu koko barantengushye. Satani we gahunda yahise afata, yaravuze ngo ngiye kwereka Imana ko ikiremwa muntu kidafite ubushobozi bwo kuba cyakuzuza ya nzira y'ubutungane Imana yabashyiriyeho, kuvuga ngo abantu niremeye bagomba kubaho mu nzira yo kubaha amategeko yanjye, batansuzugura, mbega bagendera mu nzira mbashakamo. Satani aravuga ngo ngiye kwereka Imana ko ikiremwa muntu kidashobora kuba cyakubahiriza ibyo bintu. Se Satani ameze nk'uri kwereka Imana ko icyo kiremwa muntu kidakwiriye kuba cyanabaho ubuziraherezo, ndetse ngaragariza Imana ko abo bantu badakwiye kuragwa ibibyaremwe n'Imana. Se biraza gutuma Imana irakara, yitirimbura ikiremwa muntu cyose burundu yari imaze kurema, noneho yamigisha yose n'ikuzo byari biri guhabwa umuntu n'agaciro Imana yari guha umuntu bite byongera bikurwe ku muntu, bize bihabwe twebwe abamarayika, by'umwihariko ngiye mu marayika usa nk'uri hejuru cyane Rusoferi. Iyo ni imyumvire Satani yari afite. Icyo gihe bivugwa ko ngo Satani yagiye agashuka ikiremwa muntu muri Edeni, ibyo murabizi, ikiremwa muntu koko kiba gitengushye Imana. Ibyo byo nibyo Satani ibyo yashakaga yabigezeho koko. Imana yisi ibona ko umuntu ubutungane yari yaramuremeye aburenze yasuzuguye Imana, ariko Imana itibona n'ikibi mu mutima wa Satani. Imana icyo gihe itayirukana Satani mu ijuru. Satani atakaza status yari afite mu ijuru, cyangwa se umwanya yari afite mu ijuru na ryakuzo yari afite mu ijuru. Satani nubwo yaramanuwe mu ijuru ngo agende, ndetse hakaba n'iby'intambara, hakaba guserera, Satani ntabwo yagiye wenyine. Satani kuko yari amaze nawe kugaragaza mbega ko hari abo yari amaze gukomvenga, ndavuga abamarayika. Satani yamanukanye n'abamarayika benshi, nabo bari bafite iyi myanya bashinzwe mu ijuru, amanukana nabo kubera iki? Kubera ko Satani n'ubundi abo bamarayika yari amaze kubumvisha ngo muri kubona ko ba bantu bashaka kuturutisha,
ari abana akanya kariko kose barenga ku mategeko y'Imana, basuzugura, barabujijwe ibintu bakaba banabikora, bivuze ngo ni abantu boroshye kuba batenguha Imana. Ariko nibo bari guhabwa agaciro kuturuta twebwe twasingije Imana kuva kera, twayibaye hafi, ntacyo tutakoze. Ariko ikiremwa muntu Imana yaremye ishaka kuturutisha ni abantu mubonye ko bashukika, bakora utuntu twose bahita bica umurongo Imana yabaremeyemo. Abandi bamarayika nabo kuko barabyumva nyine benshi, ndetse bose bahita nabo bigomeka. Niyo mpamvu bose bamanukanye na Satani mu ijuru. Abo bamarayika bamanukanye na Satani mu ijuru, Satani icyo gihe twitaga ngo ni Lucifer mu ijuru, akazina keza, uyu munsi mumwita Satani. Abo bamarayika bandi beza cyane bari barenze nabo babanaga na Satani mu ijuru, bamanukanye nawe bageze ku isi bitwa amadayimoni. Satani yumvaga ko naramuka ashutse ikiremwa muntu ibuze kubagaragarije Imana ko Imana itakagombye gushyira imbere ikiremwa muntu, ndetse biri buze gutuma ahubwo ahabwa agaciro, agakundwa cyane n'abamarayika. Imana ikavuga ati shaka kuko nibyo bari abantu nta keza kabo, ni mwebwe banjye mureke twigumanire tunibanire neza nk'uko byari bisanzwe. Satani nicyo yashakaga. Ariko Satani ikiremwa muntu yagiriye ishyari, n'ubundi nicyo cyakomeje kwerekwa urukundo, ahubwo Satani aranabihanirwa ibyo yarakoze, yirukanwa mu ijuru n'abo bamarayika. Kuva icyo gihe Satani rero urumva urwango yagiriye ikiremwa muntu. Yesu avuga ati bano bantu koko batari banandenze, banyirukanishije mu ijuru, ze bwa bwiza n'icyubahiro nari mfite. Satani guhera icyo gihe rero yahise yipanga akazi. Satani ubundi yitwa the accuser, cyangwa se n'uturega, ni umurezi. Nk'uko yari atureze mu ijuru aza akadushuka akajya kuvuga ati wababonye uburyo byoroshye kuba barangara bakarenga ku mategeko yawe. Guhera icyo gihe Satani yahise yipanga akazi akigera mu isi. Mu kazi ka mbere Satani yitwa, izina rindi yitwa uturega. Buriya Satani niwe uza n'ubundi nk'uko yabikoze muri Edeni, niwe muntu uza akagushukashuka, akadutega imitego, tugakora icyaha, akaba uwa mbere kwirukanka akajya kubwira Imana ngo to sinakubwiye bari abantu ibintu byabo ubandutisha badushyirisha imbere, nkubwira ko bari abantu batarenze, dore ibyo bongeye gukora, dore ibyo runaka akoze, ntundebera ko ibyo akoze. Satani niwe ujya kuturega, yitwa umurezi, pana umurezi, mbega uturega. Satani ngamanywa nijoro aba ari kuturega ku Mana ko turi abanyabyaha, ndetse twananiwe kubaho ya nzira y'ubutungane Imana yaturemeye, ndetse akarega ikiremwa muntu buri munsi ko tudashoboye, nta bushobozi dufite bwo kuba twasigasira no kubaho muri ya shusho nk'iyi Imana yaturemanye. Wibuke Imana yari yaturemye ngo tubeho mu ikuzo ryayo, duse nkayo, buriya turi mu ishusho y'Imana. Satani ahora turega ngo bari abantu ntibishoboka ko babasha kubaho mu ishusho yawe. Mbega Satani ameze nk'uturega ku Mana avuga ngo wibeshye umushinga, bariya abantu ntago bashobotse, waribeshye, ninjye wari uri mu kuri mbikwereka kuva mu ijoro nkubwira ngo bariya abantu ntago babasha kubaho inzira bashakamo. Mbega Satani ameze nk'uri kubwira Imana ngo erega byemere ko wibeshye, ibyo nakubwiraga kuva kera ari ukuri. Satani ngo mu ntego se yumva ko uko akomeza kugaragaza no gutuma ikiremwa muntu kigwa mu cyaha, ntikibashe kubaho ya nzira y'ubutungane y'Imana, tugakomeza dukora ibyaha, bizatuma Imana itanga ubutabera. Ubwo butabera Imana izatanga ni ukurimbura ikiremwa muntu, ndetse bikagaragara ko rwa rukundo n'ibyiza no kuragwa ibyaremwe n'Imana byakagombye kuba ari ibintu n'ubundi byagumye mu bamarayika babandi Satani yari arimo anahagaze neza ari ku mwanya mwiza cyane. Satani mbega kugira ngo abwire Imana ngo n'ubundi byakagombye warandenganyije njye nabo twamanukanye, ibi bintu uri gukorera abantu n'ibi byose ubitaho byakagombye kuba byaragumye ari ibyacu. Ngo mwatangiye kumva intego za Satani n'ihangana arimo, ni ukwereka Imana ko yibeshye, ibyo yabwiraga Imana byari byo. Apfa iki? Twebwe. Gusa kino kintu cyumve neza, Satani amaze gushuka ikiremwa muntu yari azi ko Imana iri buze kwitirimbura abo bantu babiri bari muri Edeni, Adamu na Eva. Ikiremwa muntu ikabira kirimbuye burundu, ikayitireka uwo mushinga. Mbega Satani akababwiye Imana ngo nawe urabyiboneye ko wa mushinga w'ikiremwa muntu tunaniye, twikomerezanyirize n'abamarayika bacu. Niyo yari gahunda ubundi yo gukomeza ko twari tubaye abanyabyaha mu maso y'Imana, tukimara kurya rwa rubuto Imana yagombaga guhita iturimbura. Ariko Imana yaravuze ngo bano bantu koko barantengushye, ni abanyabyaha, babaye abanyabyaha mu maso yanjye, ndetse bamaze no kumenya ikibi n'icyiza. Kubw'iyo mpamvu reka noneho ubwo batangire bajye bambara imyenda bahisha ubwambure bwabo. Ndetse Imana iravuga ngo nubwo babaye abanyabyaha, ariko singiye kurimbura ibihangano byanjye abantu niremeye mbakunze nkabaha urukundo, ntago ngiye kuhita mbarimbura burundu ngo mbice. Oya, ngiye kugumana nabo muri izi ntege nke bagize, cyangwa se muri ibishuko baguyemo. Imana yanze kuhita iturimbura icyo gihe, kandi twari tuyitengushye, yiyemeza n'ubundi kuguma ku ruhande rwa muntu. Iravuga ati ndakomeza mbarwaza.
aho niho igitambo cya mbere cyari gitangiwe. Muri make Satani ku kantu karamubaje kuko Satani yari ameze nk'uri kubwira Imana ngo bano bantu ariko bagutengushye barenze ku mategeko yawe, bano bantu ukwiye kubarimbura. Imana ariko ibyo ngibyo yarabyiringanyije aho bwishyiraho icyitwa imbabazi, bagirira imbabazi. Buri Imana yagiriye imbabazi, yahaye igihano Adamu na Eva, ariko ntiyayisirimbura ikiremwa muntu burundu. Muri make urumva yatweretse imbabazi. Ibyo ngibyo bibabaza Satani kurusha. Satani nibwo rero ntakimara kugera mu isi yahise yipanga akazi. Satani bamwita the accuser cyangwa se the tempter, ni amazina y'abiri, ni titires ebyiri. Ndurega abantu ari nangero ntuwabashutse, arabanza akagushuka. Niyo mpamvu abanyarwanda nyanumva babivuga neza mu kinyarwanda cyiza ngo Satani aragushuka yarangiza akaguhururiza. Buriya Satani aragushuka ati kora iki cyaha, akahita abwira undi muntu, cyangwa se ukabona polisi nakugezeho, aragushuka akanaguhururiza, akahita naserebura, akahita ajya no kukurega ku Mana, akavuga ngo ngandebera ibyo babantu washyize imbere barimo, ndebera nk'ibintu akoze kandi ari wagushutse, dore batangiye no gufata utwana ku ngufu, ngaho ndebera babantu washyize imbere, dore bari kwangana, dore bari kwicana bapfa ibi n'ibi. Ugasanga niwe wabashutse, akajya no kubarega agaragariza Imana ukuntu muri abantu baciriritse, muri hasi cyane, ari we wahoze mu kuri. Mbega Satani abashaka kwereka Imana ngo bari abantu ntabwo wakabaye warabagiriye icyizere. Kubera icyo gihe inshingano za Satani we yahise yipanga n'intego ze ni ukugaragariza Imana ko nta muntu n'umwe muri iyi si ufite ubushobozi bwo kuba yaba intungane cyangwa se bwo kuba yabasha gukora imirimo myiza ngo agendere muri rya kuzo cyangwa se ya nzira nziza Imana yifuza ko tugomba kugenderamo. Satani mbega we akora uko ashoboye kugira ngo ikiremwa muntu gihora ari gicumura, gikora ibintu bibi, ari byo mwirirwamo koko, kugira ngo Satani akomeze yereka Imana ngo sinakubwiye, wanga kumva, do reba ibyo barimo. Rero icyo gihe intego za Satani ni izo ngizo, ni ukwereka Imana ko yibeshye. Niyo mpamvu ubona imirimo yose Satani akora ni imirimo ivuguruza Imana. Imirimo myiza Imana yakoze Satani abakora iyivuguruza nyine igiye itandukanye nayo, kugira ngo akomeze yereke Imana ko yibeshye ku kiremwa muntu. Satani akomeza abwira Imana ngo reka twari mukuri, ibi byose uri guha abantu n'impuhwe n'ibicu bafitiye byakagombye n'ikuzo kuba byaragumye muri twebwe abamarayika bahoranye nawe. Satani yarakomeje ashuka abantu, baragenda baba babi, akomeza akora uwo murimo we wo kubagusha, kubashuka, kubereka ibibi ko ari byo bagomba gukunda no gushyira imbere ikiremwa muntu. Noneho Imana nayo ngo nyuma y'imyaka n'imyaka Imana ngo iza kwicara. Iyo ni imirongo iri muri Bibiliya, ko ntabwo ndibuze kugenda nkomeza nkubwira umurongo ku murongo, ariko hano tugeze ni mu ntangiriro 6 gukomeza 7 n'ibiki byose gukomeza inyuma. Ibundi byose ndi gukubwira ni imirongo iri muri Bibiliya, ariko ntabwo ndibuze kugenda mvuga imirongo kubera dufite umwanya muke. Imana ngo nyuma yaje kugenda ireba koko abantu baragenda bagwira mu isi baba benshi. Imana ngo yitegereje ikiremwa muntu isanga ngo ikintu cyonyine kiba mu mutima w'ikiremwa muntu ni ugukora ikibi. Ibona abantu bose babaye babi bari mu isi, bagomeye amategeko yayo, ntibubaha ibyo yabasabye. Mbega Imana irareba ngo irangije yicuza impamvu yaremye ikiremwa muntu. Uri kumva abantu? Ariko Imana noneho yageze kuri rwa rwego nayo ivuga ati ahari menya bya bintu ari byo Satani yambwira, kuko Satani yaravuga ngo bano bantu ntabwo wakagombye kuba utarabarimbuye burundu. Imana ngo niyo yagezeho kubera ukuntu yagerageje kuturwanaho, kuduha imbabazi, kutwereka ibyo twagakoze, bigeraho ngo Imana nayo ubwayo yicuza impamvu yarebye ikiremwa muntu, bitewe n'ukuntu yabonaga ngo ikiremwa muntu ikiri mu mutima wanyu no gukora ibibi gusa. Ibwo Imana yafashe umugambi wo kuvuga ngo ngiye kurimbura abatuye isi bose naremye, kuko ntabwo ari abantu beza koko pe. Bya bindi Satani yahereye kuri Adamu na Eva amubwira ati bano bantu warimbuye bino bintu n'umushinga w'ikiremwa muntu ko wanze, wabarimbuye, wahereye kuri bano bagusuzuguye rimwe ukabica. Imana byagezeho n'ubundi nibwo yaravuga ngo urabizi ngiye kurema bano bantu bose batuye isi. Aho ngaho tugeze ku bwa Nowa, nibwo Imana yohereje umwuzure uraza urimbura abari bari mu isi bose. Gusa nanone Imana ngo yitegereje ibona hari umuntu byibura umwe ugerageza, ari we Nowa n'umuryango. Yaravuga ati ababona abambarenganije byibura n'ubwo abandi bose ari babi, ariko uyu muntu umwe atumye mbabarira ikiremwa muntu kugira ngo kizongere kibeho. Nibwo Imana yavuze ngo ngiye kurokora uyu muntu Nowa n'umuryango we, ubwo ngubwo na bya nyamaswa zose zindi n'iki byose. Satani icyo gihe rero Imana irimbuza ikiremwa muntu umwuzure. Satani misiyo ya mbere yarayigezeho. Satani misiyo nayikubwiye ni ukwereka Imana ngo aba bantu wabarimbuye ko nta keza kabo, ko nabikubwiye kuva kera nari ndi mukuri, we ntabwo ubibona. Niyo ntego ya Satani, kwereka Imana ko Imana ngo yibeshye. Icyo gihe Satani yaraserebuye, yarishimye cyane, aravuga ngo si ibise nakubwiraga kuva na mbere. Kubwenga hano tugiye kurebera ku ruhande rwa Satani gusa, kuko buri gihe duhora tureba iruhande rw'Imana iki n'iki. Uyu munsi turaza kureba Satani ntego ze. Imbabazi z'Imana nyinshi zatumye Imana itarimbura bari mu isi bose, n'ubundi irongera iha amahirwe yandi ikiremwa muntu.
irimbura babi, isigaza Nowa n'abamukomokaho, bajya mu nkuge. Ibyo murabizi. Icyo gihe Imana yari yongeye kwereka ikiremwa muntu imbabazi tudakwiriye. Gusa Imana imaze kubabarira Nowa n'abamukomotseho, barakomeje baragenda barororoka, ariko Satani icyo gihe noneho ngo yagize icyizere kivuga ngo nimba koko Imana naragiye nyibwira kuva kera ko abantu ari babi batazigira babasha kuyinezeza no gukora ibyo ishaka, ikaba irimbuye abatuye isi bose ikoresheje umwuzure, reka nkomeze nshyiremo agatege poroje yanjye yo kugaragariza Imana ko ari njye uri mukuri iri kugenda icamo. Hari igihe kizagera Imana irimbura ikiremwa muntu cyose ikimareho burundu. Ibyo byaragiye biraba neza neza, biragenda bigaragara ko noneho ikiremwa muntu cyabaye kibi. Ikiremwa muntu akanya kariko kose gishobora kuba cyahemukira Imana, kitagendera mu murongo w'Imana, kugeza umunsi umwe haje kugaragara umugabo witwa Yobu, akongera kugaragariza Imana ko hari ibyiringiro ko ikiremwa muntu cyakora iby'Imana ishaka, kandi ikiremwa muntu cyagendera mu mujyi Imana igishakamo. Hano twinjiye rero ni ku gihe cya Yobu. Nyuma y'imyaka 400 umwuzure umaze kurimbura isi, abari batuye isi bose bagapfa. Icyo gihe noneho haje umugabo witwaga Yobu. Icyo gihe bivugwa ko ngo nyuma y'imyaka 400 umwuzure umaze kurimbura isi, abamarayika bateranye imbere y'Imana, ndetse ngo mu baje imbere y'Imana harimo na Satani. Ngo Satani yari amaze igihe azenguruka isi, ayizenguruka areba abayituye, abashuka bakora ibyaha, abareshyareshya bagakora ibyaha, bakarenga bagakora ibitari ubushake bw'Imana. Aza imbere y'Imana n'ubundi aje kubwira Imana ngo abantu n'ubundi barakunaniye, dore ibyo birirwamo bose bakora ibibi, nta keza k'abantu. Nk'uko nakubwiye inshingano za Satani ni ukuturega ku Mana. Ariko ngo hari umuntu wari uri mu isi, byasaga nkaho Satani yibagiwe kujya guteza ibyago, ndetse yibagiwe no kujya kureshyareshya kugira ngo amugushe mu byaha. Ni umugabo ngo witwaga Yobu. Satani yaje imbere y'Imana n'abamarayika bahari, aza kurega ikiremwa muntu ko ikiremwa muntu cyayitengushye, mbega cyafeyirinze Imana. Mu icyo gihe byavugwa ko ari we mugabo w'intungane wakoraga ibintu biri ku murongo, ndetse ngo yari umugabo bitaga ngo ni umugabo w'igitangaza wo mu burasirazuba. Ndetse ngo Yobu yari ari ku rwego rwo kuvuga ngo ni wa muntu we ubyuka mu gitondo akajya gutanga igitambo, agitangira abana bavuga ngo iki gitambo ntanze Mana ni mu gihe wenda hari nk'umwana wanjye wakurakarira cyangwa se akanakuvuga nabi mu mutima we. Mbega urumva ako kaho ukuntu twe tukita nk'ari gato. Mbega mu gihe umwana wanjye mu rubyaro rwanjye igihe nka Yobu yagomera Imana cyangwa se yakora icyaha mu mutima we, atari na cya kindi ngo yatoboye aravuga cyangwa yakubise umuntu cyangwa yamennye umuntu ijisho cyangwa yishe umuntu cyangwa yasambanye, mu gihe umwana wanjye yaba hari n'agakosa gato yakora mu mutima we, iki gitambo ntanze nicyo kumusabira imbabazi. Uri kumva Yobu ukuntu yari umuntu wifuza kubaho yubahiriza ubushake bw'Imana, ku buryo abyuka ajya gutangira ibitambo umwana we. Mbega ni nk'ababyeyi babyuka akajya gusengera umwana we, akavuga ati Mana, umwana wanjye nagira nahagukosereza uze kugira gutyo umube hafi, umufashe ugire gute. Yobu ni urwo rwego yari ariho. Yari umugabo byitwa ko ari gusigasira ya shusho y'Imana, ari umugabo w'umukiranutsi udafite ikintu na kimwe cyamunyeganyeza. Icyo gihe Satani yaje kurega ikiremwa muntu imbere y'Imana, ariko Imana iramubwira ati nubwo uri kumbwira ngo abantu barangomeye, abantu ni abantu babi, hari umuntu witwa Yobu. Ibaza ariko kugira ngo Imana igeraho igutangaho urugero, ivuga ati nk'uko umubyeyi ashobora kuvuga ati mu bana banjye n'ubwo wenda bananiranye, ariko mfitemo akana k'agahanga kitwara neza rwose, nzi ko kari akana ari intungane. Ngira ngo uri kumva uwo muntu ukuntu Yobu yari ateye ishema Imana. Imana ubwayo ngo Imana yahise ibwira Satani ngo hari uwitwa Yobu we ameze neza mu bantu uvuga, ariko uri kubona ko Yobu we nubwo uvuga ngo ikiremwa muntu ntabwo gishobora kugendera mu nzira ngishakamo, uwitwa Yobu wamubonye ko iyo nzira yigenderamo. Satani ngo abwira Imana ngo impamvu Yobu yubahiriza ibyo ushaka, asigasira ishusho yawe, mbega ari umukiranutsi wa nyawe, ni ukubera ko wamuhaye umugisha. Uramutse umwambuye ibyo wamuhaye, nawe yaba nk'abandi yagutera umugongo. Kuko Yobu icyo gihe yari umutunzi, afite abana, Imana yamuhaye abana, Imana yamuhaye imitungo, Imana yamukojeje igiceri. Mbega Yobu yari abayeho neza. Satani aravuga ati ni gute se yabuzwa n'iki nyine gukora ibyo ushaka ko nta kintu wamwimye? Gerageza umwime ibintu urebe ko ataguhinduka akagutera umugongo. Satani yaravuze ngo njyewe mpa kugerageza Yobu, ngende muteze ibyago, imitungo ye yose ayibure, abura amafaranga n'ibintu byose yaratunze n'urubyaro rwe. Buriya hari ukuntu umuntu ashobora kubura imitungo ariko akavuga ati mu mutungo nsigaranye mfite abana buriya n'umutungo n'umuntu ureba ukagira n'ibyishimo. Aravuga ati bose nabo abamburwe, maze urebe ko atazagutuka weho wa Mana wakagutuka akanakwanga ahubwo kurusha. Imana irangije iravuga ngo koko nibyo, genda ubikore ndamuguhaye. Imana iha green light Satani, genda umugerageze koko turebe. Guhera ku kanya Satani yarashyizwe Yobu yarashyizwe mu biganza bya Satani.
Satani agiye kumuteza ibyago byose, kumugerageza bishoboka kugeza ahantu ari buze gutuka Imana. Niyo yari gahunda ko Yobu agomba kugeragezwa kugeza aho atutse Imana, akanayamagana, akanavuga ko atayemera na gato. Nizo zari intego, misiyo Satani yari amaze kwipanga ku kazi. Iyo misiyo Satani namara kuyigeraho, araza kuba yeretse Imana bya bindi nakubwiraga ko yahereye kera yibwiza ukuri ko nta keza kari mu kiremwa muntu Imana yakagombye kuturimbura ikatumara, ko nta na rimwe tuzigera tubasha gusigasira ishusho yayo y'ubutungane no gukora ibyo Imana ishaka. Nicyo cyari gisigaye. Satani nicyo yari agiye kwemeza noneho Imana, kwemeza Imana ko Satani ari we wahoze mu kuri. Satani yaraje agerageza Yobu, amwambura abana b'abana barapfa mu buryo butunguranye. Abana ba Yobu bose barapfa, inka ze zose zirarwara zirapfa, imitungo ye Yobu mbega buri bintu byose bibateza uburwayi, usibye umugore wasigaye, n'imiryango y'abandi bose barapfa. Ibintu byose mbega Yobu aragenda ajya hasi, kandi yari umuntu w'umutunzi cyane. Ariko ngo Yobu ntiyigeze ava ku Mana ye, yayinambyeho. Nta nubwo yigeze ayituka cyangwa ngo avuge ngo ndakurakariye. Oya, Yobu yanambye ku Mana ye, noneho Satani aba aratsinzwe. Satani asubira mu ijuru imbere y'abamarayika, arongera ajya kurega Imana. Iramubwira ngo urabona ko wagerageje kwambura Yobu ibintu byose, abana bagapfa, ibintu byose, imitungo ikamushiraho, ariko urabona ko Yobu yangumyeho. Icyo ni ikigaragaza ko Imana yari iri mu kuri, ko hari ibyiringiro mu kiremwa muntu, ko ikiremwa muntu cyabasha kugendera mu nzira Imana igishakamo. Satani nawe amera nk'aho atsinzwe, aravuga ati ariko urabizi hari akandi kantu kamwe kabura. Uriya muntu impamvu ataragukatira ngo agutuke wa Mana we, nuko akiri muzima, atarwaye. N'ubundi avuga ati abana nzabyara abandi, amafaranga ndi muzima nzakorera ndi, reka tumuteze uburwayi bwo ku mubiri n'amagufwa, hahandi umuntu arimba n'ubundi akabona iherezo rye ari ugupfa nyine, ibye byarangiye. Ataho ngaho narwara akaremba, araza noneho kukwanga gutuke, agutera umugongo, ubone ko ari ngewe uri mukuri. Imana irabyemera. Yobu yaragiye ararwara ibirwara biteye ubwoba Satani yaramuteje. Gusa gasopo Imana yahaye Satani yaramubwiye ngo ugiye kumuteza uburwayi Yobu, ariko ntago agomba gupfa, agomba kuguma ari muzima, utaza gukora ikosa akaba yabura ubuzima bwe. Yobu bavuga ko ngo yarwaye guhera ku maguru kumanuka kugeza ku mutwe wose, akapfukiranwa ibisebe, bya bintu nyine umuntu ajya avuga ngo arwaye kanseri, ngo arwaye ibiki, ukumva niwo urwaye indwara mbi cyane, umubiri wawe wuzuye ibiheri n'ibibembe n'ibiki, ukumva urababaje. Yobu yatejwe uburwayi burenze uburwayi bwose wigeze ubona ku isi bubi ukabubonana umuntu. Ariko Yobu ntiyigeze yanga Imana ye ngo ayitere umugongo cyangwa ngo ayituke. Bwa mbere mu mateka ibyo Satani yari asanzwe arega ikiremwa muntu, yaratsinzwe imbere y'Imana n'imbere y'abamarayika. Bigaragara ko nubwo ahora avuga ngo ikiremwa muntu ntigishobora kubahiriza inzira y'ubutungane Imana igishakamo, ariko uwo munsi yaratsinzwe bitewe n'uwitwa Yobu wakomeje kunamba ku Mana ye, ntayikoze isoni. Bivuze ngo biriya bintu tuba turimo ibyaha n'ibiki, tuba turi kugaragaza ko Satani ibyo yavuze ari ukuri. Mbega tuba turi kwereka Satani ko ari uri mukuri, ndetse ahita agenda akanaturega akavuga ati ntiwababonye b'abakobwa b'i Kigali, ntiwababonye b'abahungu b'i Kigali, ntiwababonye b'abapapa b'i Kigali ibyaha barimo, ntiwababonye baba mama b'i Kigali ibyaha barimo, abo muri Amerika n'abandi bose nyine, cyane cyane ubwo agenda we anavuga izina, buriya amazina n'iki kuko araturiga. Icyo gihe rero tuba turi gukoza Imana isoni, tuba turi kugaragaza ko Satani ari uri mukuri, ikiremwa muntu kuko twananiranye tudashobora kubaho yanzira Imana idushakamo. Kuri uwo munsi byarananiranye, Satani aratsindwa, ndetse ngo Yobu aza kugororerwa ibyikubye inshuro nyinshi ibyo yari asanzwe atunze. Yari asanzwe ari umutunzi afite abana, n'ubundi Imana yarongera iramukiza, imugororera ibyishimo ndetse n'imitungo ndetse n'abana n'ubuzima bwiza birenze n'ibyo yari afite mbere. Bwa mbere mu mateka Satani aho ngaho aba arasebye cyane. Bigaragaye ko nyamara kuba Imana yaragiriye icyizere umuntu ko umuntu ashobora kuzagendera mu nzira Imana idushakamo, bya bintu bishoboka. Ariko Satani aravuga ati sincitse intege, ngenda komeza, nzakomeza bano bantu mbashuke mpaka ubarimbuye bose, ukabona ko nta byiringiro bihari by'uko hari n'umwe muri bo wagendera mu nzira ushaka. Yandi magambo Yobu yaduhagarariye neza. Ikiremwa muntu tuba dutsinze igitego Satani, ndetse tuba duhesheje n'Imana ikindi cyubahiro imbere ya Satani. Aho ngaho ugomba gukuramo isomo ukavuga ati nanjye mbaye nka Yobu, Imana yagivuga ati surebe umwana wanjye unameze neza, utameze nk'abandi, we nyine uri kugendera muri yanzira. Ngira ngo uri kubyumva byinshi wahita wigira kuri Yobu, ariko uyu munsi turi kuri Satani. Reka bari tuvugaho gusa, w'amasomo yawe uragenda uyakuramo gake gake. Imana yaje kuvuga ati
ati ikiremwa muntu cyanjye rero ubwo tugeze ku yindi chapitre ni nyuma yaho iravuga ati ikiremwa muntu cyanjye mfite ukundi kuntu ngiye kucyitaho yereke n'inzira kizakigenderamo ariko satani nawe yari ari kubibara avuga ngo ibyo ngibyo nanjye nibyo ngiye gufatirana ahubwo noneho kugira ngo ngushe ikiremwa muntu. Nyuma y'imyaka 640 Yobu abayeho cyangwa se icyo kirego cya Yobu tukivuyeho hashize imyaka 640 umugabo bita Mose cyangwa se Moses cyangwa se Musa yaje guhabwa amategeko 10 n'Imana ku musozi. Imana ibwira Mose ngo abo bantu bazajya bakora ibyaha, ubwo ntabwo tugiye mu nkuru yose ya Mose. Imana ibwira Mose ngo aya ni amategeko 10 abantu bagomba kugenderaho kugira ngo banamenye ukuntu birinda ibishuko Satana batamo. Ndetse Imana ibwira Mose ngo uwakoze icyaha azajya ansaba imbabazi kugira ngo ahanagurwe icyo cyaha, ari ukaje agatamba igitambo icy'itungo iki n'iki inuma, ibyo murabyibuka, nazajya atanga igitambo azajya abarirwa ibyaha bye. Mbega yari mu nzira yo kugira ngo Imana idushireho uburyo ki buzajya budufasha kwiyeza, kuko Imana yari imaze kubona ko ibyaha byo turabikora kuhita tubireka ntibishoboka, ariko basi uburyo bwo kugira ngo duhabwe imbabazi Imana yashyizeho ko tuzajya dutamba igitambo. Imana niko yabwiye Mose, imuha n'amategeko 10 ameze nk'inzira igomba kutuyobora kugira ngo tumenye ibyo twirinda. Ahubwo noneho ni nko kukubwira ngo Satana azagutegera hano, uzirinde gusambana, uzirinde gukora ibi, uzankunde n'umutima wawe wose, uzirinde kwiba, uzirinde kwica, uzagire gutya na gutya. Amategeko yose uko ari 10 y'Imana ngira ngo murayazi. Satani yari abizi avuga ngo ibi bitamba Imana ishyizeho nk'igisubizo cy'akanya gato ngo abantu bazajya bakora ibyaha bajye batamba inyamaswa, utunyamaswa, inyoni n'ibiki, ati ibyo ngibyo ntago bizigera bibasha gucubya umujinya w'Imana mu gihe abantu bakoze ibyaha. Umuntu ngagiye gukora ibyaha ahita azatamba igitambo cy'inka, cy'inkoko, intama, ibintu nk'ibyo ngibyo, ntabwo ibyo ngibyo bizigera bibasha gucubya umujinya w'Imana. Satani avuga ati ibintu nzabibafatiramo. Satani arongera avuga ati bahawe amategeko 10 atahubwo nanjye noneho menya ibintu Imana yanga cyane, nibyo ngiye gushyiramo intege, ahubwo noneho mbitegeremo abantu cyane. Ngira ngo uri kumva Satani bya bintu Imana imeze nkaho ishyizeho ngo bidufashe, Satani we nibyo ahita noneho ashyiramo imbaraga ze nyinshi kugira ngo agaragarize Imana ko ibyo bintu bidashoboka, tutanabishobora, mbega agaragaze ko ari uri mu kuri. Muri kumva intego za Satani. Satani yahisemo n'aya mategeko 10 twagombaga kugenderaho kugira ngo tumenye ibyo twirinda. Satani yabona nk'inzira nziza noneho ahubwo noneho yo kuvuga ngo hara niho ngiye gushyira intege muri ariya mategeko ahubwo noneho abari abantu bazajya banica cyane gusa. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life. Ibintu byarakomeje, Satani arashukana, biragenda kugeza Imana yarebye abantu ikabona muri bo nta numwe utarakoze icyaha. Twese bari ku isi icyo gihe Imana yararebye ibona bose bafite icyaha. Nyuma y'ikindi gihe hari umuhanuzi waje kuza witwaga ngo ni Zakariya. Nubwo Zakariya bivugwa ko ngo nta byinshi yakoze byinshi cyane nk'iby'abandi bahanuzi, ariko haje umuhanuzi witwaga ngo ni Zakariya. Muri ibyo bihe byerekwa cyangwa se byo kugira intumbero kwa Zakariya, hari undi mutambyi witwaga ngo ni Joshua. Ndetse icyo gihe ngo byagezeho noneho ngo Satani ageraho aza no kurega Joshua wari umutambyi, aravuga ati ese n'abitwa ngo ni abatambyi baza batambira ibitambo abakoze ibyaha bakagombye kuba aribo bantu bitwa ngo barera cyangwa se baratunganye bari mu bushake bwawe Mana. Na Joshua ubwe cyangwa se Yosuwa ubwe, dore imyenda ye iriho ikizinga, kubera icyo utarimbura ikiremwa muntu ubundi cyose burundu. Ndetse icyo gihe Imana yo yaraje iravuga ngo nubwo imyenda yawe yari yanduye, ariko ngo uhanaguyeho icyaha cyawe, nkwambitse imyenda itariho icyasha. Satani ngo aravuga ngo uyu muntu nta kintu yakoze cyakagombye gutuma umuhanaguraho ibyaha, yakagombye kurimburwa n'ibindi biremwa muntu byose. Imana icyo gihe yaravuze ngo ugiye kuba ikimenyetso cy'umupangu wundi mfite cyangwa se cy'ibyo ngiye gukora, ati ndetse ibyaha byo kuri ubu butaka nzabihanagura byose mu munsi umwe ku bantu.
Satani yagize ubwoba, yumva iryo sezerano ritanzwe, aravuga ati ibi ni ibiki? Ngira ngo Satani ahita avuga ati bishoboka bite ko ikiremwa muntu kizahanagurwaho ibyaha, bizagenda bite? Satani atangira kuvuga ati ngomba kwitegura. Si icyo kiremwa kivuze ibyo ni iki? Ko abantu bazahanagurwaho ibyaha mu munsi umwe. Satani yumva noneho biramucanze, yumva mbega purani ze zose zimeze nk'izigiye kubangamirwa zo kugaragaza ko umuntu ibyaha byamuzonze nta n'igaruriro bakagombye kurimburwa. Haragiye hashira imyaka 500. Imana noneho yarabyihoreye yibereye aho ngaho. Satani atangira kuvuga ngo nyamara menya ibyo navuze ari ukuri, kuko Imana nta kitagerageje. Yohereje Mose azana amategeko, bashyiraho ibitambo, yarimbuye umubare mwinshi w'ikiremwa muntu bari batuye isi, hasigara umuryango umwe mu nkuge. Ibipangu yarayishiranye, iby'Imana yavuze ntabwo bizigera biba, ntabwo yashobora guhanaguraho abantu ibyaha mu munsi umwe. Satani akomeza kuvuga ati imyaka 500 irashize, nta kintu Imana yakora cyabasha gucungura bano bantu. Ni njyewe uri mukuri. Mu maso ya Satani yumvaga ko ubutabera bwa nyabwo ari uko ikiremwa muntu cyakagombye kuba cyararimbuwe imyaka myinshi yashize. Gusa kubw'imbabazi z'Imana yirengagije ibyo byose, ikiremwa muntu gikomeza kubaho gisavayivinga muri ya state y'icyaha na n'uyu munsi. Ikiremwa muntu guhera icyo gihe gikomeza kubaho. Satani muri iyo myaka 500 yumvaga ameze nk'uwatsinze, akavuga ati nyamara natsinze uru rugamba. Ariko Satani yakongera kwibuka rya yerekwa Zakariya yagize ry'ukuntu ikiremwa muntu ngo kizabarirwa ibyaha mu munsi umwe, naryo rikamubuza amahoro. Satani akavuga ati ariko ririya sezerano Imana yatanze risobanuye iki? Imana iri gupangira iki none irashaka gucungura ikiremwa muntu gute muri iyo myaka 500? Muri imyaka 500 Satani byaramuyobeye inzira Imana izakoresha kugira ngo icungure ikiremwa muntu, ndetse imyaka igera kuri 500 Satani ameze nkaho yumva yatsinze, avuga ati buri Imana yayobewe iki izakorera ikiremwa muntu. Inyenyeri yaje kugaragara ahitwa i Betelehemu, umukobwa bitaga Mariya iryo joro yabyaye umwana. Imipangu y'Imana Satani atangira kumera nkaho none atangiye kugenda asa nkaho ayihishuriweho gake gake akimara kubona uwo mwana uvukiye i Betelehemu. Satani aravuga ati ese Imana irashaka noneho gucungura ikiremwa muntu ibinyujije mu kuza mu ishusho yayo, mu kuza mu ishusho ya muntu ku isi. Mbega ni Imana igiye kuza mu ishusho y'umuntu ku isi. Satani yahise noneho avuga ati bino bintu byo biroroshye, ukuntu ngiye kubigenza nimba Imana ishaka kuvukira mu ishusho ya muntu mu isi kugira ngo icungure abantu, ngiye gukora uko nshoboye abana bose b'abahungu bicwe bavutse. Icyo gihe ngira ngo yabinyujije mu mwami wari uriho, ngira ngo ni Herode. Byo ni byinshi cyane. None uwo mwami atanga itegeko ko impinja zose zavutse z'abana b'abahungu bagomba kwicwa. Nagize mukavuga ngo umwana w'umuhungu ngo yashyizwe imbere kuva kera, ngo niyigeze we ahura n'ibibazo bikomeye. Abana b'abahungu ni kenshi bagiye bahohoterwa bakicwa, bakavuga ati cyitwa umwana w'umuhungu cyose mu kice, aba bakobwa mu bihorere. Icyo gihe byabaye ngombwa ko umwana w'umuhungu ahungishwa, ajyanwa mu Misiri muri Afurika, aza kongera ahungira ava i Betelehemu, ahungira hitwa i Nazareti, abari hajya gukurira, agarutse muri Isiraheli. Satani muri urwo rugendo ari guhiga ako kana ngo akice, yari ameze nk'uwujuje ubuhanuzi, cyangwa se yaratanze n'umusanzu ahubwo mu gushimangira ko uwo mwana ari we Mesiya, ko ari we mucunguzi twari dukeneye. Kubera iki? Ubuhanuzi bwa kera bwari bwarahanuye ko uwo mwana azaza ari Mesiya, kandi bazagerageza kumwica n'ibiki kugira ngo atubahirize intego ze, ariko akagomba kubaho. Ibyo byari bigaragaje ko kuba yarahizwe ngo yicwe ari uko na Satani ubwe yari azi ko umuntu ko ari Mesiya akwiye kwicwa, bitewe na misiyo yari afite ku isi. Satani amaze kubona ko kwica wa mwana byamunaniye, wa mwana yaragiye akurira imbere y'Imana, akurana ubwenge, ndetse akomeza kugenda agendera mu murongo Imana imushakamo. Satani noneho biramucanga, yicara mu isi ari kureba umwanzi we wa mbere, ari kumukurira imbere, ari kugira ubwenge, ari umubaji rwose wibereye aho, umwana wo mu babaji. Satani yicara gutya aramureba, ubwoba buramurenga, aravuga ati umwanzi wanjye wa mbere ugiye kuvuguruza imipangu yanjye yose, nguyu ndi kumubona ari kunkurana. Abandi mu gihe babonaga uwo mwana bakabona ni umusore w'umubaji uciye bugufi wo mu muryango utifashije, ari umuryango uri aho ngaho bisanzwe. Satani we yabonaga uwo muntu akamubona nk'umuntu uteye ubwoba, nk'umwanzi we, cyangwa se nk'umuntu uje kuvuguruza misiyo ye yose. Igihe Satani hari imipangu yari ari gupanga kugira ngo agirire nabi uwo wari umaze kugera ku isi, ubwo ni Yesu ndi kuvuga, ari gupanga imipangu ye, Imana nayo yari ifite imipangu yayo. Satani yageze gutya atungurwa no kubona mu gihe ari gupanga imipango yo kugirira nabo Yesu, abona Yesu abatijwe n'uwitwa Yohana umubatiza mu butayu, amubatiriza imbere y'imbaga y'abaturage bose bari baje kureba Yohana umubatiza. Yesu akimara kubatizwa, gisohoka muri ayo mazi, akigera hanze abo baturage bakiri kumureba n'umaze kumubatiza ari aho ngaho, ijuru ryarafungutse, Imana ubwayo iraza imera nk'ishyizeho kashe,
irabyemeza iravuga ngo uyu ni umwana wanjye. ngira ngo murabyibuka, inuma ngo yaramanutse hagarara kuri Yesu akimara kubatizwa, akiva mu mazi aho hari huzuye abantu, na Yohana yari ahari, yari yarahanuye Yesu na mbere y'uko aza. Ijwi rituruka mu ijuru rivuga ngo uyu ni umwana wanjye. Imana none iranabyemeza ishyiraho kashe. Imana yari itangaje ijambo cyangwa se nk'ikivuga ngo ishusho yanjye iri ku isi. Imana iri ku isi mu mubiri w'umuntu, ndetse ryari nk'itangazo rivuga ngo ubu noneho ubutumwa bwe, ministry ye iratangiye ku isi, umurimo arawutangiye ku mugaragaro. Satani yari azi ko hari umupanga Imana ifite, ndetse yari azi ko umupanga uzaca muri uwo mwana Yesu, cyangwa se ubwo yari amaze kuba umugabo. Ariko Satani ntabwo yari azi 100% ngo ese niki uwo mupanga Imana izawunyuza mu yihe nzira. Gusa Satani yari abizi ko hariho icyo gucungura abantu, ariko Satani yari ataramenya ngo ni igiki. Satani icyo yari azi gusa ni ukuvuga ngo nimba koko Imana ifite umugambi wo gucungura ikiremwa muntu kubera urukundo yakunze ikiremwa muntu, inzira yonyine uyu umanutse mu ishusho ya muntu kandi yari Imana niwe bizacamo. Uyu nguyu niwe bizacamo, azagira uruhare rukomeye cyane kugira ngo Imana icungure cya kiremwa muntu naho uzi nshaka kirimbura. Satani nibwo yavuze ngo uyu muntu ataratangira, ubwo muntu ndi kuvuga ni Yesu, uyu Yesu ataratangira umurimo we wo kugira ngo akore ibyamuzanye kuri iyi si cyangwa se icyo se ashaka, ngomba gukoresha intwaro yanjye ya mbere ikomeye mu bubiko ngira. Buriya Satani agira intwaro mu bubiko akoresha arwana urwo rugamba rwe. Satani Yesu avuga ati ngiye kwikoza mu bubiko, nzana intwaro yanjye ikomeye cyane, uyu Yesu mbanze mugushe, mubuze iyo misiyo afite hano ku isi. Intwaro ya mbere ikomeye Satani afite mu bubiko bwe ni ukugushuka, n'ibigeragezo, ni ukukureshyareshya, temptations. Bivugwa ko Satani ajya kugerageza Yesu atari ibintu ngo yakoze we ku giti cye yafatiyeho icyemezo, ahubwo ngo nk'ibisanzwe ari ibintu yemeranijeho n'Imana. Nk'uko Satani ajya gushuka Yobu, yabanje kujya kubwira Imana ati uriya muntu ngiye mumenywere utuntu twikorera, ngiye mugushe kandi mureshye, aze mushukashuka aze kugutera umugongo. Satani bivuga ko n'ubundi yabivuganyeho n'Imana. Icyo gihe Imana yayoboye Yesu mu butayu, Yesu ajya mu butayu, agenda agiye gusenga iminsi 40, uko ajya gusenga iminsi 40. Gusa Satani n'Imana n'ubundi bari bumvikanye ngo ngaho genda umushuke, umugerageze turebe umute muri ibyo bigeragezo byawe. Satani nawe akavuga ngo nindamuka mbashije kugusha uyu Yesu wambaye umubiri wa muntu kandi ari Imana, noneho ishusho y'Imana ubwayo, ntabwo ari undi buze kuba meze nk'ugerageje umuntu gusa, kuko Yesu yari umuntu ari ku isi, ahubwo noneho n'ishusho y'Imana ubwayo nayo ndaza kuba ahubwo noneho nyigerageje nyishyizeho n'icyasha. Satani urumva ko yari afite akazi gakomeye cyane uriya munsi ajya mu butayu kugerageza Yesu. Yagiye ku munsi wa 40, Yesu amaze iminsi 40 mu butayu. Umuntu umaze iminsi 40 mu butayu, ririya zuba, mu butayu burana ahantu habi cyane, ku manywa izuba riragukubita rihambaye cyane, hamwe uwifuza amazi ukayabura, ninjoro hagera byibura uvuga ngo ugiye gutora akayaga, hakaza yambeho yadanjika gukubita nk'iyo muri neje, mbega biba biri kugukubitira rimwe ari bibiri. Pana bya bintu tujya tubeshya ngo twagiye mu butayu abarokore, dore ko natwe tujya tubeshya ngo rokingo wamamagara ababwira ngo narindi mu butayu, narindi mu gashyamba ko kaje ari ahantu ku gasozi, ahantu mu nzu hameze neza, nkaza nkubwira ngo mvuye mu butayu. Apana buriya butayu, Yesu yari ari muri bwa butayu bwa nyabwo, bwari bwa bundi njyamo nkaza mbabwira ngo mvuyemo. Satani ikintu yari agiye gukora kwari ugutandukanya umwana na se. Uri kumva icyo kintu? Ariko niyo misiyo yari agiyeho. Satani yari ku misiyo ivuga ngo nimbasha gushuka umwana agatera umugongo se, ni misiyo noneho irenze n'ibindi byose n'akandi kazi kose nari narigeze kugerageza gukora n'ibindi byose. Hano ndaba ngaragaje ko kuko ari njye munyakuri noneho nkoze n'ibihambaye, kuba ngiye gutuma umwana atera umugongo se, kuba ngiye gutuma umwana noneho akora icyaha agatera umugongo Imana, ikiremwa muntu, cya kiremwa muntu Imana irwanira, ndaza kuba ngikuyeho agaciro kose cyari gifite, ndetse ari icyo kurimbuka, nta n'umucunguzi kizigera kigira. Satani yaravugaga ati Imana mu ishusho ya muntu nimba igiye gukora icyaha, ese ibyiringiro by'uko umuntu wazigera abasha kudakora icyaha bizava he? Nta bihari. Niyo gahunda yajyanye Satani mu butayu. Satani aba yegereye Yesu, abagiye kumugerageza. Satani akimara kugera imbere ya Yesu, Satani ni umunyamayeri menshi. Ahanini ikigeragezo aguha cyangwa se ukuntu agushuka biba bishingiye kuri situwasiyo urimo muri ako kanya. Ntago yaza uri umuherwe ahanini ngashe guhita gushukisha amafaranga kandi n'ubundi uyafite, agushukisha ikindi kintu udafite kijyanye n'irari ryawe. Satani akigera kuri Yesu yabonye leta Yesu arimo, asanga ni umuntu umaze iminsi 40 atarya atanywa. Ikintu cya mbere Yesu yari afitiye icyo twakwita taki, ikintu yari ari gushaka muri kano kanya, yari ararikiye muri ako kanya nawe ubwe Yesu, kuko yari yambaye umubiri wa muntu, yari akeneye amazi n'ibiryo.
umuntu umaze iminsi 40 atarya. Niyo eta Yesu yari arimo ako kanya, kurarikira ibiryo n'icyo kunywa nicyo kintu yari akeneye. Satani yahise atangira kumureshya amubwira ngo ubushobozi urabufite, rero inzara ufite, ikintu ugiye gukora, fata no mabuye ari hano uyahindura ibyo kurya, uyahindura imigati wirire. Ubwira umuntu ushonje umaze iminsi 40 atarya, byonyine no guhingutsa iryo jambo umugati cyangwa se ibiryo, ubu mwibukije ko binabaho. Ni nko kubona umuntu ushonje ari kureba abantu bari kurya, cyangwa se akabona ibiryo, cyangwa akabona icyapa kiriho ibiryo, ngira ngo uhita wumva nyine irari ritarijyamo ry'umubiri, uhita wumva ahantu uwo muntu ahita ajya. Nicyo gishuko cya mbere Satani yahise abanza gukubita Yesu. Gusa Yesu icyo kigeragezo utagira ngo byari byoroshye, bitamworoheye yabashije kukirenga. Utagira ngo ibishuko bya Satani babyoroshye, kuko Yesu yari yambaye umubiri, yari ameze nkaho uri kunyumva muri kano kanya, ariko icyo kigeragezo yabashije kukirenga. Ayo nibwo yamubwiraga ngo umuntu ntagatungwa n'ibyo kurya gusa, ahubwo n'ijambo ry'Imana riramutunga. Ibyo byo murabizi. Bwa kabiri, ikigeragezo Satani none yagiye guha Yesu, ari nacyo kigeragezo Satani uyu munsi wa none ari gukoresha cyane, ari nacyo kigeragezo Yesu yatsinze. Natwe uyu munsi dukwiye kwitondera icyo kigeragezo. Satani yafashe Yesu amujyana ahantu hejuru ku musozi ahirengeye. Satani yajyanye Yesu ku musozi amera nk'ugiye kwereka Yesu ko Imana itari yo kwizerwa. Mbega ameze nk'uri kubwira Imana ngo, nk'uri kubwira Yesu ngo nyamara ibintu Imana yakubwiye wabona atari nabyo, kuko ibyo ni nabyo bintu yari yarakoresheje muri Edeni. Satani yaraje muri Edeni yereka Eva, amwereka yuko ngo Imana badakwiye kuyizera. Satani yumvisha Eva ati, ibaza umuntu wakubujije kurya ku giti kandi kiriya giti ukiriye nibwo wagira ubwenge. Ibaza umuntu udashaka kumenya icyiza n'ikibi ariko utamenye kiriya gitoye kirye, uraza kuhita ubona ukuntu Imana ahubwo atari yo kwizerwa, yari yaragutsimbye, yanakubujije ikintu cy'ingirakamaro kurusha ibindi biti byose yaguhaye. Muri make ni Satani yeretse Eva ko Imana itari yo kwizerwa, hari akantu ahubwo Imana keza yanze kubaha. Ni nabyo rero yaje abwira Yesu. Mu byanditswe yari handitswe ko Mesiya atazigera nyine apfa, cyangwa se atazigera agira ikibazo agira, cyangwa se atazigera akomereka. Satani yari ameze nk'uri kubwira Yesu ngo nimbura umwana w'Imana asimbuka, abamarayika baragusama. Muri make Yesu yasimbuka hariya yari kuba agaragaje ko ashaka koko gusuzuma ko ibintu Imana yamubwiye ari byo, koko nsimbutse abamarayika ntibansame. Muri Imana koko ntiyaba yarambeshye, data ntiyaba yarambeshye. Yari ameze nk'ari kumwereka ko Yesu yasimbuka yari kuba agaragaje ko umubano we n'Imana nta cyizere kiwurimo hagati aho ngaho. Mbega Imana yamushutse nka kwa kundi yabeshye Eva. Gusa Yesu yaramusubije ngo ntukagerageze, haranditswe ngo, Yesu ahanini yavugaga ibintu byanditswe, yavugaga ibyanditswe. Haranditswe ngo ntukagerageze Imana yawe, kuko hano yarashatse kugerageza icyizere cy'Imana n'umwana wayo, cyangwa se na Yesu bwe. Ikigeragezo cya gatatu ari nacyo noneho gikunze gutsinda abantu cyane b'uyu munsi wa none, ngira ngo kano kantu mukumvireho, nicyo Satani yagombaga guherutsa, kuko ni nacyo gikomeye. Ibigeragezo biri yari yamaze kugerageza byose, yari amaze kubitsindwa, ahita ajya ku kigeragezo cya gatatu, ari nacyo uyu munsi wa none bigoye ko umuntu uri muri iyi si, yaba umuhungu, yaba umukobwa, yaba umugabo, yaba umugore, icyo kigeragezo Satani yakidushyize imbere twabasha kukirenga. Ari nayo mpamvu ngira ngo tukigireho. Satani Yesu avuga ati, noneho ibintu byose ndabiguhaye mbigushyize imbere. Satani yafashe Yesu amujyana hejuru y'umusozi, arangije amwereka ubwami bwose buri mu isi, amwereka ibyiza byose biri mu isi, amwereka isi yose, aramubwira ati, iyi si ni iyanjye n'ibiyirimo byose n'ubutunzi byose ndabiguha, kuko ibi ngibi narabyigaruye. Kandi koko nibyo. Buriya Satani isi Satani yari ari kwereka Yesu ni isi yarigaruriye akoresheje icyaha, kuko abari bayituye bose bari bari mu byaha, abakoresha uko ashaka, bashuka uko ashaka. Mbega n'isi biri mu isi. Buriya ni Satani kuba yakubwira ngo ndaguha ibiri mu isi yo byose, biba ari byo arabikora, yabiguha, kuko isi arayikontorora, yarayiyoboye. Nabyo yabwiraga Yesu. Yesu nawe yari abizi ko Satani atari kumubeshya, ko ibiri mu isi byose kuko Satani abikontorora, yabimuha, yamugira umwami, yamugira umuyobozi, yamuha ibyo ari byo byose. N'uyu munsi none nibakubwira ngo abahanzi runaka aragenda, Satani akamubwira ngo weho ndaguha kwamamara, ibyo Satani yabiguha. Ndaguha ubutunzi buri mu isi, ntayo kintu uzigera ukenera, ibyo Satani yabiguha. Ibyo rero ni nabyo yeretse Yesu. Abo uyu munsi munanirwa kubirenga, umuntu arakubwira ati ndaguha ibi niba, ariko nawe unkorera ibi nibi, ugahita uvuga ati ayo mafaranga nayo ndayariye, kora ibyo ukora, cyatugire gutya na gutya, cyaduhemuke, cyatwice, cyatugambane, ariko natwe tugere hano twamamare, tubone ubutunzi, duhemukira abangaba, tubone ibi ngibi nibi, nka cya kigeragezo Satani asanzwe akoresha. Yesu niwe bamushyize iby'isi byose imbere. Satani amubwira ati ndaguha iby'isi byose ubiyobore,
atari ngombwa ngo uzapfira abo bantu, ngo ugiye kwitanga, uzakubitwa inkoni, bizagende gute, n'ubundi ube wiyoborera iby'isi, iyi si uyiyoboye yose wabiki. Satani ibyo yari ari kumuha byari ibyo yari abifite. Muri make Yesu yaratekereje neza asanga naramuka afashe iby'isi byose mu kanya gato nk'ako ngako byihuse bizamurinda imiruho myinshi pe, arahita aba umwami w'isi, abona ubutunzi bwose, abeho yishimye. Yesu yari yambaye umubiri nk'uwawe, wigira ngo ni umuntu wundi, yari nkawe. Uko umuntu yagushukisha amafaranga n'ibigize isi ugakora icyaha, niyo leta na Yesu yari arimo muri ako kanya. Bivuze ngo Yesu yararebye aravuga ati ibi by'isi nimbifata nk'uko Satani agiye kubimpa, bizandinda ya mihangayiko, kuzavunika, imirimo, guterwa imisumari, gukubitwa, guseba, kumanikwa, mitemu nanjye mfatisha mbe ndi umuntu urenze. Kuko n'ubundi Yesu ibyo byose yari abizi, ariko nanone byaranze n'ubundi ibyo bigeragezo arabitsinda, aravuga ati ntabwo bishoboka, bigumane. Igihe Satani yabwiye Yesu ngo mfukama imbere, numfukamira iby'isi byose ndabiguha, Yesu n'ubundi yarongeye aravuga ngo ntabwo uzi ko handitswe ngo tujye dupfukamira cyangwa turamenye Imana yacu yonyine. Yesu nyine yarongeye n'ubundi arwana n'icyo kigeragezo na cyaragitsinda, arabwira ngo ntabwo nagupfukama imbere kuko haranditswe ngo tujye dupfukamira Imana yacu yonyine, cyangwa se abari nayo nyine dusingiza, Satani abari nayo dusenga yonyine. Ntugire ngo rwari urugamba rworoshye. Utu tugeragezo hari ukuntu mutwumva mukumva n'utuntu twari tworoshye kuri Yesu, ariko ni nk'uko nawe ibyo bintu byakugora muri kano kanya, niko na Yesu byari bimugoye, ariko yarabitsinze. Satani bivuga ko ngo yababaye uwo munsi, yaratsinzwe, aravuga ati ariko ibi ntabwo birangiye, ngiye kongera ntegereza kandi gahe keza, umugambi barimo nzabasha kuwuburizamo se n'umwana. Yesu yakomeje gukora umurimo avuga ubutumwa bwiza muri iyo myaka yose butigeze buvugwa n'undi wari wese wamubanjirije, ahubwo amera nk'aho aje guhindura ibintu no kubikomeza kurushaho. Avura abantu barwaye, akora ibitangaza, abapfuye arabazura, byose aragenda arabikora, azana ishusho nshya cyangwa se ibintu agaragaza ibindi bintu bishyashya n'ubushake bw'Imana bushya mu bantu. Yirukana abakozi ba Satani bari barananiranye amadayimoni, akajya amubona agahunga, akavuga ati uriya muntu turamutinya cyane. Ngira ngo murabizi Yesu yahuraga n'amadayimoni, amadayimoni yarasakuzaga akagira ubwoba akiruka. Satani ubwo yumvirizaga, nubwo icyo gihe ataramenya ngo purani Yesu afite na se ni iyihe, Satani yaje kumviriza noneho Yesu ari kuganira n'abigishwa be, ababwira uko bizagenda, umwana w'umuntu azafatwa, yicwe, ibiki n'ibiki, ndetse Satani ahita atangira kubona ishusho noneho ikigiye gukorwa, agira ubwoba kurusha, kumva ko noneho Yesu icyo arusha abamubanjirije bose ari uko yambaye umubiri wa muntu, ari umuntu, ariko akaba yarabayeho ubuzima bw'intungane, yarabayeho atunganye, nta cyaha yigeze akora, ndetse ubwo buzima bwe bwose bwo kuba ari intungane akaba agiye kubutamba kugira ngo twebwe duhanagurweho ibyaha, na bya bitambo byose byajyaga bitambwa bibe bikuweho burundu. Kuko urumva mbere byari bigoye kujya gutamba ibitambo, kwica inyamaswa, guhiga inuma, kujya kugura, ejo ukajya kugura indi nyamaswa, ejo ukajya kugura indi, gutyo byari amamiliyoni n'amamiliyoni y'inyamaswa apfa hafi buri mwaka atambirwa mu bitambo. Satani abona noneho ubuzima bw'umuntu umwe bugiye kumera nk'aho bucunguye ikiremwa muntu cyose, duhanagurweho ibyaha, ndetse hagiye ubuzima bw'umuntu umwe gusa kandi w'intungane. Satani Yesu avuga ati ikiremwa muntu nikiramuka koko bino bintu bikibayeho, bya bintu nari nsanzwe, bwa buzima nari nsanzwe mbayemo bwo kwirirwa njya kurega abantu, bwo kuba nabakurizaho burundu bakagaragaza ko nta kintu bazigera babasha gukora, biraza kuba birangiye, kuko baraza kuba bacunguwe burundu, ndetse baraza kuba bari ku rwego rwo kwakira imigisha y'Imana, kuko barazaba bacunguwe by'ubuziraherezo. Icyo kintu Satani cyaramubabaje, kumva ko ba bantu yari ameze nk'aho yarangije, bagiye gucungurwa noneho burundu, ku buryo babayeho noneho bakwiriye urukundo rw'Imana, babayeho bakwiriye imigisha y'Imana n'ibintu byose. Nk'ibisanzwe Satani icyo yakoze n'iki, yagiye kureba Imana, nk'uko byagenze ku bwa Yobu. Buriya Yobu nubwo nababwiye ngo yaje kubitsinda, ariko Yobu hari aho yageze yitotombera Imana ye, nawe byamurenze. Bivuze ngo ntago byari 100%, ntago byagenze neza 100%. Aho rero byari bitandukaniye, Satani Yesu asubira ku Mana arayibwira ati rero Mana, ndabibona gahunda ufite pe. Imana nayo iramubwira ati wabonye umwana wanjye Yesu uri ku isi, ni intungane, nta uhwanye nawe, ntago waza umbwira ngo hari ibyaha ashobora gukora, ni intungane. Satani aramubwira ngo uriya muntu waramurinze kuva mu bwana bwe, kuva twashaka kumwica ari umwana kugeza na n'uyu munsi, wamubaye hafi, nta kintu nyine utamukoreye, mungabizeho gatonya kimwe n'abandi bantu bose nagerageje, ngende mu kubita ikintu bita
ikigeragezo gihambaye, urebe none mubabaze, mugirire nabi, urebe ko atari buze kugutera umugongo. Imana irabyemera ngo genda umugerageze nta kibazo. Ibyo ni ibintu byabaye. Noneho icyakurikiye ni iki? Icyakurikiye ni uko noneho bitari bya bindi byo kugerageza bisanzwe gusa, ahubwo hano noneho gucungurwa kw'ikiremwa muntu byari bimeze nk'ibirereze ku kagozi, ku buryo byashoboraga gutuma noneho incungu yacu Satani yagerageza Yesu bikarangira kuko akoze ibyo byaha cyangwa se abivuyemo. Ni ukuvuga ngo gucungurwa kwa muntu kwari kuba kurangiriye aho ngaho burundu. Satani yaravugaga ati iki gitego ni igitsinda, uyu muntu ngiye kumubabaza, yambaye umubiri nkawe uri kunyumva, Yesu yari umuntu, ngiye kumubabaza ku buryo ibi bintu ari buze kubyikuramo ubwe. Atanavuga ati nananirwa, nimba ishusho y'Imana yaramanutse mu ishusho ya muntu ikambara umubiri wa muntu, nibananirwa koko nkabagerageza cyangwa babaza bakabyikuramo, ninde wundi uzacungura abantu ko biri buze kuba birangiye burundu? Satani icyo yakoze yaravuze ngo mu bintu bya mbere ngomba kubanza gukora, ngomba gutuma kino gitambo kigiye gutambirwa abantu kugira ngo bacungurwe gikora icyaha, n'iki kibe cyitwa ngo ni intungane icyo gitambo, mbega kigakora icyaha. Satani yaravuze ngo uyu muntu tugiye guhangana ndamuzi mu butayu uko byagendekeye, yarantsinze ntago yoroshye, ariko ngiye gukoresha icyo bita igisebo. Mbere na mbere muri abantu batinya igisebo ku buryo bakwemera bakanagendera mu nzira z'umuntu akabayobora kugira ngo badaseba mu bantu. Satani yaravuze ngo ngiye kubanza mutera igisebo gikomeye cyane, mutoteza kubitwe ababare cyane, araza gukora icyaha uko byamera kose, ku buryo najya no kumusaraba agapfira abantu azaba yarakoze icyaha, icyo gitambo nta mumaro kizaba gifite kandi yarakoze icyaha. Ntabwo wapfirwa n'umunyabyaha uvuge ngo ubabariwe ibyaha, twagombaga gupfirwa n'intungane itarakoze icyaha kugira ngo icyo gitambo kigire umumaro. Satani yatangiye kugerageza Yesu, ngira ngo mwagiye musa nk'ababibona hirya no hino, ya mu biganiro, mu filime n'ibiki, ku buryo Yesu habura gato ngo baze kumufata bamwice cyangwa se bamujyane kuba bamutoteza bamugirire nabi. Yesu yarazi ibigiye kumubaho, ku buryo Yesu byamuteye ubwoba, nk'uko nawe wambaye umubiri wa muntu bakubwiye ngo hari abantu baje kugufata bagukubite banakwice, byagutera ubwoba. Uko byagutera ubwoba niko na Yesu byamuteye ubwoba muri ako kanya, ku buryo Yesu byamurenze n'ibyo bigeragezo Satani ari kumushyiraho. Yesu yajya ku musozi w'Igetsemane ari gusenga akabwira Imana ngo ntago washaka ubundi buryo ucunguramo abantu atari njye ugiye kubapfira koko? Ibyo bintu murabyibuka ko Yesu yabivuze avuga ngo Mana wareka kino gikombe kikandenga. Ni nko kuvuga ati ibi bibazo koko bagiye kunkubita bakangira gutya, nta kuntu byancaho ugashaka indi nzira uzacunguramo abantu ko mbona bino bintu bindenze. Mbega yabonaga birenze, ariko arenze ati niba ubushake bwanjye bibe ubushake bwawe. Ariko urumva ko Yesu tayari yari ari kubira ibyuya kuri uwo musozi, ubwoba bwari bwamurenze. Ninkubwira ngo byari ibintu bitoroshye, yari afite ubwoba byamucanze avuga ati ibi bintu ndabivamo ne. Satani tayari yari yatangiye kumugerageza. Nanone Yesu nubwo yavugaga ati iki gikombe nta kuntu cyandenga bikareba ubundi buryo bigendamo, mu mutima nanone yari abizi ko ari we makiriro ya kiremwa muntu ya nyuma. Ni kwa kundi nyine ufite ubwoba avuga ati kuko ibi bintu ni njye ugomba kubikora, kandi ubizi ko nta wundi muntu wabikora atari we ubikoze, ariko nyine ukumva harimo ubwoba kandi uzi ko ugomba kubikora. Ahazaza h'ikiremwa muntu Yesu yari abizi ko mu masaha 15 gusa hagiye kuza kuba hateretse ku bitugu bye, binyuze mu kabizu kamwe cyangwa se mu kumusoma rimwe, byose byahise noneho bishibura ikigeragezo cya nyuma yagombaga guhabwa ubwo Yuda yazaga kumusoma. Yesu yarabizi ko mu masaha 15 gusa ari buze kuba ari kubabazwa ku rwego nta kindi kiremwa muntu kigeze kibabazwa bingana bityo. Yesu yari agiye kubabazwa nk'uko Satani yari yabipanze. Satani yari yapanze ngo Yesu araza kunyura mu buribwe bwo kumubiri inyuma, bwo kumwicira amarangamutima akababara, ndetse no mu buryo bw'umwuka hose ngomba kuhamugabaho igitero akababarira icyarimwe. Ngiraga icyo gitero cyose Satani yakigabye kuri Yesu nk'ikigeragezo kugira ngo Yesu aze gukora icyaha, niyo yapfa igitambo kikize kutagira umumaro kimarira ikiremwa muntu. Satani yatatse rero Yesu gute? Mu buryo bwo kumubabaza. Yesu yarakubiswe, baramubagagura, murabizi bamwambika amakwamba y'amahwa yinjira mu mutwe ahantu hose umubiri, barakubitagura baravunagura. Icyo ni kimwe n'icyo kumubabaza inyuma. Ako kanya n'ubundi Yesu akanababazwa amarangamutima. Ngira ngo nimba ari ikintu cyagize amarangamutima y'ikiremwa muntu, hano Yesu yari umuntu. Turi kuvuga umuntu, Yesu yari umuntu. Yesu yari ari kubabazwa ku mubiri akanababazwa amarangamutima icyarimwe. Amarangamutima yamubabazaga n'ayahe rero?
ngira ngo urabizi ko nta kintu cya mbere kibabaza umuntu nko kubona abantu bari kukubeshyera, abantu bari kukuvugaho ibintu bitari byo. Abantu baraje baramubeshyera, yagize uku, none ugasanga uri kubeshyerwa unababazwa n'abantu wagiriye neza. Icyo kintu kikubabariza amarangamutima, kubona umuntu wafashije, wagiriye neza, wakoreye ibi n'ibi, nta kindi ari urukundo gusa. Ba bantu yavuraga, yazuriraga babo, yagaburiraga ku misozi, inzara yari ibishe ibihumbi n'ibihumbagiza, ugasanga arabigaburiye. Abo bantu ugasanga nibo bari kuvuga ngo mukice, n'ubundi nta keza ke. Ngira ngo uri kumva amarangamutima y'agahinda yari afite muri ako kanya. Vuga ati ba bantu nagiriye neza kweri nibi banyituye. Uri gukubitwa inkono, uri kubabara ku mubiri, n'amarangamutima icyarimwe ari kubabara umutwe naho, kandi ubwo yari ari kubabazwa. Baramufashe bajya kumufunga ari wenyine. Uzi gufunga uzi ngo mu kanya urajya kwicwa, ubwoba bwakurenze, mu mutwe byagucanze, depression n'ibindi byinshi cyane byose bizamukiraho. Ubwo buribwe butigeze bubaho bwose yari ari kubunyuriramo icyarimwe, ku buryo yashoboraga kuba yakora icyaha cyo kuvuga ati bano bantu ndanabavumye, ndabatutse, akabarakarira nyine akabakoza icyaha. Ba bantu nyine bari kuvuga ati mukice, cyangwa se akaba yavuga ati nawe ushobora kumva abantu bari kukubeshyira, ukaba wavuga ati nkuriya muntu ukabura mututse ati wakinice waritse kumbeshyira, ngiye ibyo bintu narabikoze. Cyangwa ukanabacyurira akabatuka akavuga ati mwakinice mwe nabagiriye neza, naragaburiye, narabazuye, narabavuye, nibi munyituye. Ugasanga akoze icyaha. Mbega Satani yari kumutegera muri utwo tuntu twose hafi aho ngaho kugira ngo akore icyaha, naza gupfa igitambo cye kize kuba cyabura umumaro. Ko kanya ugasanga noneho inshuti yawe mwabanye, mwasangiye, mwagendanye niyo kwihakanye. Wa muntu nyine uvuga ati uyu ni umujama wanjye, umuntu wanjye mvugana uyu nguyu kabisa ntago yangambanira, ntiyaneza abantu, yabona uri mu bibazo akakwihakana. Ngira ngo uri kumva mu buryo ibibazo byose byari bikumuhuriraho mu mutwe, mu mutima. Ba Petero yavugaga ati ni abantu banjye. Petero buriya yigeze no kugera gutya akata umuntu gutwa avuga ati njye nta muntu wakora kuri master wanjye. Urumva Yesu muri we yaravugaga ati mu bantu mfite uyu mujama wanjye, ukahita ubona nawe mu minota ingahe arakwihakanye. Undi nawe wari umujama wawe, ariye ibiceri bike, akuriyemo ibiceri bikenya, aravuze ati mu mutwara apfuye ntaribi. Ngira ngo uri kumva agahinda yari afite. Baramututse, baramusebya, bamukuramo imyenda, bajya kumumanika ku giti. Mu rupfu rubi rusanzwe rwicwa ingegera n'amabandi, nirwo rupfu bagiye kumushyiraho ngo abarirwa apfa. Bya bindi nawe uvuga ati inanatwe urabizi, ari igihe umuntu afata akavuga ati sha uriya muntu wenda apfuye urupfu rw'imbwa kabisa, biriya bintu apfuye mu buryo bubi pe, guta umuntu ajya muri biriya bintu. Yesu niwe bamujyanye muri urwo rupfu, aho bamanikaga ingegera n'amabandi n'abicanyi n'imbobo n'ibiki byose, abariho bajya kumushyira ngo ajye gupfira. Ngira ngo uri kumva icyo kintu. Nyuma yo kugenda mu mujyi akatakata ahantu yanyuranye ikuza, ariko uzi hahantu ubusanzwe uca utwaye ikimodoka cyiza, cyangwa se uhafite hiti banakwemera bagusasira ibitenge bavuga ati nta wundi muntu tuzi urenze ni wewe. Ejo ukahaca wambaye akantu bagukuyemo imyenda, wazuye amaraso, bari kugenda bagutuka bakwita ibitutsi, wikoreye umusaraba. Hahantu wanyuranye mbega ikuzo, none ukahaca wambaye incabari. Uri kumva ukuntu bari kugenda bamwica mu mutwe, kandi uko ibyo bintu byakubaza, nawe yari umuntu, yari yambaye umubiri wa muntu. Ngira ngo uri kumva ibyo bintu byose yari ari guciramo icyarimwe. Satani aravuga ati ibi bintu byose ntabwo ari bubashe kubica mutu. Araza kugeraho atuke bano bantu, abarakarire cyane abishinguke, matuke Imana avuga ati Mana ngiye noneho n'ibintu byawe wapi kabisa, nawe hano urarengereye ibintu nkoreye, usanga igitambo gitaye agaciro. Niyo gahunda Satani yari arimo. Gusa nanone gucungurwa kw'ikiremwa muntu kwa nyuma na nyuma cyari giteretse ku bitugu by'uyu mugabo Yesu Kristo. Ageze no ku musaraba ibintu byarahindutse, ariko Satani arakomeza aragerageza, aravuga ati umwuka urajya gushiramo yacumuye tu. Yohereza abagomba kumumwaza, ariko umusaraba batangira kujya bamubwira ati watabaye abantu benshi, ngaho se nimbura umwana w'Imana itabare. Burari ukuntu abantu nyine bakurakaza, ukavuga ati none bano bantu reka nanabemeze, ukaba koko wahita unitabara, cyangwa se ukanabikorera icyo nyine kugira ngo ubemeze nyine banabyemere. Ariko Yesu yarakomeje. Abo bose bari kumutukira ku musaraba, bamucira, agahinda karamwica, bamugirira nabi. Ahubwo arenzaho mu mvugo nziza cyane, ahubwo none areba hejuru atangira gusenga, asabira abo bantu, abwira Imana ngo Mana bano bantu bababarire, kuko ntago bazi ibyo bari gukora. Hari abantu benshi bumvishe iryo jambo bagira ubwoba, bari baraho bari kumutuka, baravuga ati uyu muntu turi kumujomba amacumu, turi kumugira gute, turi kumutuka, twamubabaje, we ari kudusengera ngo Imana iduhe imigisha. Aho ngaho noneho niho Satani Yesu avuga ati ndi gutsindwa bigeza. Umuntu narinzi ko agiye gutuka bano bantu, akabasabira urupfu, akabagirira nabi, ari kubasabira ubugingo, ari kubasengera, abwira Imana ati Mana mbabarira bano bantu ntubarakarire, ntago bazi ibyo bari gukora. Satani Yesu avuga ati ibi bintu ndi kubitsindwa ku rwego rwo hejuru.
uyu muntu akomeje kuba intungane ku rwego rwo hejuru, nashiramo umwuka kimeze gutya n'ubu butungane mbona afite, ikiremwa muntu kiracunguwe nta kundi. Satani ngo yaragiye aricara aratekereza aravuga ati hari ikosa Yesu yakoze muri iriya mibabaro ye yose uko byamera kose, ati ndetse kubw'iyo mpamvu nimba hari icyaha yakoze ntabwo ari buze kuzuka. Satani arategereza, ku munsi wa gatatu biramutungura ngo agiye kubona akabona ku gituro cyahari hari umurambo wa Yesu ibuye ryavuyeho. Ku munsi wa gatatu inkuru yabaye impamo ko intsinzi ya Yesu atsinda urupfu yamaze kuba impamo. Mu yandi magambo, ikiremwa muntu cyatsinze cyangwa se cyacunguwe burundu, ibitambo byakuweho. Umushukanyi w'isi, umubeshi w'isi wari umaze igihe abeshya cyane, yahise abona ko uwo munsi ari we wishutse cyangwa se yabeshywa, ahubwo ari we atsinzwe burundu. Ndetse Yesu ngo icyo yari akoze Satani ngo cyahise gikuraho rwa rujijo rwe cyangwa se na za ntego ze zose zavugaga ngo ikiremwa muntu kigomba kurimburwa ndetse nta cyubahiro na kimwe gikwiriye, nta kantu na kamwe gikwiriye. Yesu ngo yaraje, ako kanya Satani abona ko ngo Yesu icyo akoze asohoje ubuhanuzi bwose, ndetse ngo akuyeho ikintu cyose cyari kuzatuma ikiremwa muntu kidahabwa ibyo kidakwiriye. Ngo guhera uwo munsi Satani arabibona ko ikiremwa muntu kigiriwe imbabazi, gicunguwe, kigiriwe neza, kitari kibikwiriye. Mbega Yesu yahise yereka Satani ko ikiremwa muntu tugiriwe neza kandi tutari tubikwiriye. Muri make, twacunguwe tutabikwiriye, twagombaga gucibwa urubanza kuva kera tugapfa, ariko twahawe uko gucungurwa tutari tubikwiriye. Satani yarababaye. Guhera uwo munsi ikiremwa muntu cyagiye mu mwanya wo kuvuga ngo gikwiriye imigisha y'Imana cyari cyarasezeranijwe, ndetse ikiremwa muntu kiba kigiye mu mwanya wo kuvuga ngo kibohowe burundu ibirego bya Satani byari bifite imbaraga zidasanzwe imbere y'Imana. Satani yaragiye aricara aratsindwa, abona ko birangiye, ariko amenya ikindi kintu, aravuga ati muri bino bintu bibaye harimo icyuho. Iki cyuho nk'ibisanzwe ngomba kugifatirana iki kiremwa muntu nkakigumana. Icyo cyuho rero ni ikihe Satani yabonye? Yesu yaraducunguye birarangira, aragenda. Mu kuducungura Bibiliya ivuga ko handitse ngo uwo mwana wadupfiriye w'Imana, Yesu Kristo, Imana yaduhaye. Imana ivuga ngo nabahaye umwana kubera urukundo rwinshi nakunze abari mu isi, nemeye gutanga umwana wanjye kugira ngo umwizera wese atazapfa, azahabwa ubugingo buhoraho n'indi migisha yose n'ibikimura byumva. Satani yahise avuga ngo aho hantu harimo icyuho, bivuze ngo ikiremwa muntu nikizera uwo Yesu, uwo mwana wabapfiriye, bazabona ubugingo buhoraho. Ngomba gukora uko nshoboye rero ntibazabyizere, ntibazanamwizere, bakajya bamuca amaso. Aho ngaho niho nzabafatira. Ahita ashyiramo imbaraga. Satani yahise avuga ngo uyu muntu wapfuye ari we Yesu yatanze impano y'ubuzima buhoraho ku bantu, ariko uzanga kwakira iyo mpano azarimbuka cyangwa se azapfa. Mbega uwanze kumwizera, Satani ahita avuga ati ngiye gukora uko nshoboye noneho abantu ntume batamwizera, iyo mpano yabahaye y'ubuntu yo kuzabona ubugingo buhoraho ku buntu bayange, bo ubwabo bavuga ati iyo mpano turayanze. Yesu yaradupfiriye ku buntu, aduha impano ku buntu, mbega n'ubuntu yatugiriye n'Imana. Ariko impano ntabwo uzanga ufata umuntu uzare, ntabwo waza ku ngufu ngo ufata umuntu ugiye kumuha impano ku ngufu, yifata ariko ku ngufu ya Yesu yaduhaye impano ariko ntabwo yayiduhatira. Dushobora no kuyanga tukavuga ati turayanze iyo mpano yawe. Satani rero yaravuze ngo ngiye gukora uko nshoboye abantu mbayobye, mbajijishe iyo mpano bayange, kandi Imana iri hari irateretse, akanya kare kose wagenda ukayifata y'ubugingo buhoraho. Satani avuga ati abantu nzabarangaza, iyo mpano bayange, bange kujya kuyifata. Ariyo mpamvu uyu munsi wa none ubona abantu benshi uwo Yesu batamwemera. Propaganda nyinshi ubona hano hanze mu byo tubona ni izigaragaza gusuzugura uwo Yesu n'ibyo yakoze, ndetse no kutakira iyo mpano. Ni Satani ubiri inyuma. Ku kazi k'iyo mpano hari ubugingo buhoraho bwanyu, murayemerewe rwose kubw'ubuntu atari n'imirimo yanyu, ariko Satani agomba gukora uko ashoboye kugira ngo iyo mpano mutazigera mugenda ngo muyiterure kandi ari iyanyu. Satani yahise atangira kuvuga ati noneho ibyo kujya ndega abantu ku Mana ntibigishobotse kuko baracunguwe. Ubu igisigaye ni iki? Ngiye kujya mbaca icyuho, mbarye nihuse cyane. Ngira ngo murabizi Satani ngameze nk'intare, iyo urangaye gato nyine ngo ihita ikagukura mu nzira ikagutwara. Mbatega ibishuko, mbarangaze, mpita mbica mbakura mu nzira cyangwa se mbatwara baba banjye. Abakristo barabibonye ko Satani yabahagurukiye. Icyo gihe baragiye batangira kwishyira hamwe, bakajya baterana imbaraga, bagasenga, bakabwirizanya, bakagerageza kujya guhindura abandi nk'umurimo bari barasigiwe na Yesu Kristo ngo bavuge iyo nkuru nziza, babatize, bamwemera abantu. Barangije bakora icyo twakwita ngo ni bakita urusenge, bakoze bakita gute, itorero.
biyita ngo ni abakristo. Satani bakimara kwishyira hamwe biyise abakristo, mbega bagiye kugendera muri iyo nzira no kugira ngo bigishe abandi, Satani yese abona none abo bitwa ngo ni abakristo bamubereye ikibazo gikomeye cyane, ndetse bagiye kumubera indi ntambara ikomeye no gushaka kumusubiza inyuma mu mipango ye. Satani none yatangiye no kwinjira mu rusengero, akajya akuramo babandi bitwa ngo ni abakristo bari mu rusengero. Ubwo turi kuza no muri iyi minsi, babandi bitwa ngo ni abakristo akabakuramo muri iyo nzira bari barafashe, bakongera bagashiduka bigaruye mu isi ye, aho abashuka bagakora ibijyanye n'ubushake bwe, agerageza kubakura muri ibyo byitwa ngo ni insengero barimo, ni amakoraniro, ni amateraniro barimo, akabasohora kugira ngo baze bumve ko ibiryoshye atari byo mu rusengero, ari iby'iyi si, ari byo bigomba kubaryohera, hariya bakavayo. Ariko ngo hari abaje kumuzonga, bameze nk'aho ngo bariho uburinzi bw'Imana muri ba bakristo, aribo bitwa ngo ni abatoranijwe, ngo baramuzonze baramurembye cyane. Na n'uyu munsi Satani ngo yabonye ko bigoye, noneho aravuga ati ngiye kwicara ntegereze. Ategereza cya kinyamaswa cy'imitwe 7 ndetse ko kiza n'amahembe ateye ubwoba, kikaza kigatera ubwoba abantu. Imwe muri izo nyamaswa zari turutse mu nyanja, imwe yari ifite igikomere ku mutwe, icyo gikomere cyita gikira. Satani noneho n'intwara agezeho ari gukoresha, bima cy'icyo gikomere cyari nk'ikimwaro cyangwa se gusebya bya bikomere byari ku mubiri wa Yesu. Iyo nyamaswa itiza ijya mu basirikare ba Satani kugira ngo barwanye icyo gisirikare cya Yesu, cyangwa se abo bakristo byitwa ngo ni abatoranijwe bakomeje kunaniza imipango ya Satani. Satani ngiyo nyamaswa yahise ayiha ubushobozi kugira ngo iziyobore isi n'ibiyirimo byose. Satani yumvaga ko iyo nyamaswa izaza ikoresheje uburyo isa neza, amayeri menshi, kwigira mwiza kandi utari mwiza mu bantu, kubakemurira ibibazo bafite byari byarananiye n'abayobozi, ko ibyo ngibyo ari byo bizatuma na babandi bitwa ngo batoranijwe babasha gutera umugongo iyo mana n'izo nsengero, bakayoboka inzira ya Satani. Ndetse icyo gihe bizaba byoroshye kuko ikiremwa muntu cyose Satani abona amara kubakura mu nzira, bazatangira ikiremwa muntu cyose gutera umugongo no kurwanya umuremyi wabo, ariyo ntego ye, maze bikarangira umuremyi arimbuye icyo kiremwa muntu cyose, nta n'umwe muzima basigayemo, bigatuma noneho Satani agaragariza Imana ngo urabona ko guhera kera narindi mukuri. Ndetse iyo nyamaswa Satani yazanye nta rindi zina yitwa, nuzaza ni umwana wo kurimbura, akaba ndetse ari we wiswe ngo ni Antikristo. Antikristo ashyigikiwe na Satani yabonye intsinzi yabo iri mu gushuka ikiremwa muntu no kukiyobya. Ngo Satani urumva azaba amaze gukora indi ntwaro ya kabiri. Satani urumva yarahanganye n'Imana, umwana na mwuka wera, bwa butatu twita ngo ni ubutatu butagatifu. Satani amaze kuzana uwo wa kabiri wo kumufasha witwa ngo ni Antikristo. Ngo nanone haza indi nyamaswa ya kabiri y'amahembe manini cyane, babaye noneho batatu nabo bakoze ubutatu bwabo. Satani n'izo nyamaswa uko ari ebyiri zije kumufasha. Iyo nyamaswa yindi zaza ngo y'amahembe cyangwa se Satani yazanye, ni inyamaswa izarangwa mu bantu n'ibimenyetso ndetse n'ibitangaza bihambaye cyane, ku buryo abantu bazajya babona ibitangaza by'iyo nyamaswa bakavuga ati ngo we nubibona ntugire ngo ni inyamaswa, ni ishusho y'umuntu urenze. Ibitangaza, ibikorwa byiza, ubuhanuzi, ku buryo ibyo akubwiye byose ubona ari byo, ku buryo abantu mbega ngo bya bisingizo byose bagombaga guha Imana no guha abantu b'Imana bazabihindukiza byose bakabiha Satani. Antikristo niyo nyamaswa ya gatatu izaza ikora ibitangaza, ibimenyetso, ihanurira abantu ibintu bikaba, ikabaha ibisubizo by'ibibazo byari byarananiranye, ikiza indwara, ibyo byose bikagaragarira muri iyo nyamaswa. Satani ngo nibyo yahise akurikizaho, nawe akora ubutatu butari butagatifu bwe. Aho ngaho niho abantu bose bazasabwa gusingiza ya nyamaswa ya kabiri ariyo Antikristo, babisabwe n'iyo nyamaswa ya gatatu ikora ibyo bitangaza, ndetse bakanashyirwaho ikimenyetso cya 6. Iyo nyamaswa ya gatatu iri gufasha Satani mu kazi ke kugira ngo yuzuze ubutatu butari butagatifu bwe, ni inyamaswa yiswe ngo ni umuhanuzi w'ibinyoma, cyangwa se abapasiteri b'abanyabinyoma, nimba ariko twabyita, cyangwa se abashumba b'abanyabinyoma, umuhanuzi w'ibinyoma. Iyo ni intwaro Satani ari gukoresha cyane kugira ngo ba bakristo bitwaga ngo ni abatoranijwe n'abandi bari baragerageje kunamba ku Mana, Satani abasha kubakurayo, bashiduke bari gusingiza Imana itariyo, cyangwa se batakagombye gusingiza. Bitewe n'iki? Bari kujya mu bashumba cyangwa se mu bo twakwita ngo ni abahanuzi b'ibinyoma, kandi ngo bakagomba kuba bakora ibitangaza bihambaye cyane birenze, ku buryo uvuga ati uyu muntu ibitangaza ari gukora n'Imana iri kubikora byahe.
abaturage benshi n'abatuye isi ngo bayoboke abo ngabo bahanuzi b'ibinyoma, bayoboke iyo nyamaswa, bafata icyo kimenyetso batabizi, bazi ngo bari mu nzira ya nyayimana bashakamo, bigende bitume Satani agira ingabo nyinshi inyuma ze, nawe bwa butatu butari butagatifu budatunganye butatu be buruzuye, abe yumve noneho yiteguye ngo guhangana n'ubutatu butagatifu. Za nyamaswa cyangwa se bwa butatu butari butagatifu buzishyira hamwe bwa Satani, ngo niburangiza bwikuremo icyo twakwita ngo imyuka ifite ishusho nk'iy'ibikeri, iyo shusho isura ifite ishusho nk'iy'ibikeri, uwo mwuka ugende, abadayimoni bagende bagere kuri buri muntu wese utuye isi, batangire kumukorera ibitangaza, zingo n'abakozi b'Imana, n'abantu beza bari kumufasha, babakorera ibitangaza, babashuke, babarangaze, ikiremwa muntu gishituke kiri kujya inyuma ya propaganda cyangwa se na agenda ya Satani. Abayobozi b'isi, babandi twita ngo ni abayobozi batureberera ibyiza, ibyo dukeneye, babayobozi b'isi yose muri rusange bafata ibyemezo by'ibyo isi igenderaho, abo bayobozi bose ngo Satani abagereho, bose batangire kuyobora bagendeye kuri gahunda ye. Biri bita ngo ni abami b'isi, ngo bose batangire kuyoborwa n'umwuka wa Satani wo kurimbura gusa. Nibarangiza noneho bahurire ngahantu hitwa ngo ni Armageddon, aho ngaho ngo niho bazategerereza noneho biteguye urugamba, bashaka guhangana na wa mwanzi wa kera wa Satani. Kibaza bategereje aho ngaho hitwa ngo ni Armageddon, bategereje wa mwanzi wa Satani wamubangamiye kuva kera, nibwo ngo bazajya kubona abo bose n'igisirikare cya Satani, na babandi bayobeshwe, na b'Abakristo bose bagiye inyuma ya Satani kubera ibyo bitangaza bakorewe n'ibuhanuzi butari bwo bahawe, bajye kubona babone ijuru rirashwanyutse, haturutseyo umucyo mwiza cyane. Bajye kubona babone ngo mu ijuru haturutseyo umugabo wicaye ku ifarasi y'umweru, ndetse ngo kuri iyo farasi azaba akurikiwe n'abandi benshi cyane, nabo bari ku mafarasi y'umweru bafite inkota mu ntoki. Icyo gihe ngo umwami w'abami azaba agarutse ku isi. Icyo gihe ngo abami b'isi bayobowe inyuma na bya binyamaswa, na bwa butatu butari butagatifu Satani na za nyamaswa ebyiri, n'abandi bose bayobejwe, ngo urugamba ruzatangira bahanganye n'uwamanutse ku ifarasi y'umweru n'ingabo ze nazo ziri ku mafarasi y'umweru. Urwo rugamba ntabwo ruzatinda, ruzaba rwihuse cyane, aho ya nyamaswa ariyo Antikristo na ya nyamaswa yitwa ngo ni umuhanuzi w'ibinyoma, ubwo muri kumwumva we ntabwo ari umuntu umwe, n'abahanuzi b'ibinyoma cyangwa se inyamaswa iri inyuma y'umwuka w'ubuhanuzi bw'ibinyoma, na n'uyu munsi tubona ngo bazafatwa bose, bajugunywe, bazirikwe, bajugunywe mu nyanja y'umuriro. Icyo gihe ngo Satani azagerageza gucika, aba aranasebye cyane, atsinzwe igisebo kibi cyane, agerageze gucika, ariko ngo afatwe n'umwe mu bamarayika, ajugunywe mu cyobo kirekire cyane. Ngo Satani ajugunywe muri icyo cyobo cy'umukara kirekire cyane, abasigaye wenyine, hafungishwa urufunguzo, Satani ngo agenda abe muri icyo cyobo wenyine na bya bitekerezo bye bibi gusa, asigare muri icyo cyobo n'ibitekerezo bye wenyine. Satani azaguma muri icyo cyobo, abe yongeye guseba bwa kangahe bwa kenshi imbere y'Imana, ndetse ngo mu myaka 1000 noneho izakurikira Satani ari muri icyo cyobo, isi izaba iyobowe na Yesu Kristo, ari we uyoboye isi iri mu mahoro, ari we wiyoboreye isi yacu. Abapfuye bose abaciwe imitwe bazira ko kwemera kwabo cyangwa se kudatera umugongo Imana, bose bazazuka ngo bayoborane nawe. Reka ducumbikira nuko ikiganiro cyabaye kirekire, ubwo kugira ngo mbone ko tugendana, nubona koko nubona ikiganiro kindi gikenewe gikomereza hano, uraza kubyandika muri komenti, wandikemo ko ikiganiro cyari cyiza, ukeneye part 2 tuzakomerezeho. Ibuka gukora subscribe. Imana ibahe umugisha.